umugabo arangije nyine asigara arangije arambwira ngo rega ngo jyewe ngo kuva naragutekereje ngo nutemera ko tubana ngo byanga bikunda ngo ngomba gukora ibishoka byose ngo nkanagutera inda nkakubyaraho umwana. Ati jyewe aterega jyewe naturutse ikibungo utaza kuzankinisha. Arangije kumwe najyaga kurangura ni ntaha ngataha nimugoroba, igihe cyaje kugera nza kuhanyura hafi saa 12 zishyira saa moya. Ubwo uko nteye intambwe ngenda hita nzi nyuma tewe ati ngendera gahoro tumanikane, hari umukecuru ngiye kureba epfo iyo ngiyo. Ngiye kumva numva umugabo yankubise umutego. Byarangiye ahita ambwira ngo umva ngo haguruka wigendere ngo umwana w'ikibungo icyo nashakaga nkigezeho. Ndagenda ngeze mu rugo ntago nza ahantu urukundo rwavuye rwahise rusara. Arangije arambwira ati rero abasirikare twebwe tujya tubimbwa, nta kintu tujya tumarira abagore dushatse, ngo kuba wemeye ko tubana nta gasafuriya nta gasani nta kayiko nta gakombe nta shinge nta na rugero ngo ndukumbona, ngo umushahara mpembwa ni 12,000 n'ubundi ukwezi kujya gushira narayanywereyemo inzoga n'itabi yarashize. Tubwo rero no kuvuga ngo nta kintu n'iki na kimwe. Impanuro TV. Akagenda kanwa gasinda kaza yiruka nkakaza wantera hamwe biki n'ibiki byinshi. Ubwo nkiruka yari yarambwiye ati wowe nzagusengereza nzakubuza amahoro nzagutesha umutwe kugeza ubwo uzicwa n'agahinda. Ndahaguruka ngo niruke, igihe nizo ahita aterura ya safuriya ahita yinkurikiza, ahita ntwika hano hose. Ubwo mpita mvuza induru imyenda yose hano hose ndashya. Muri abo bana 8 mfite nta mwana numwe nigeze njyana mu bitaro, ntanda nigeze njya kubyara ngo mvuge ngo iranza haje ngo ngiye mu bitaro. Wa wundi nabyariye se hashika yabaye uwo abandi bose najyaga mu nzu nkababyarira mu nzu jyenyine, kandi impanga zavukanye ibiro 3 ari 2. Noneho najya kubakingiza akabanyirukanana, najya kubakingiza akabanyirukanana ngo izo mbe burazijyanahe. Nababyariye mu rugo, baba mu rugo nyine. Igihe rero nababyariye mu rugo mbakurikije w'amezi 11. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ibihe byiza cyane abakunda n'abakurikira ibiganiro Impanuro TV, muri aho neza turabasuhuje. Mahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikira bino biganiro kandi mukomeze kugirirwa neza n'Imana Data twese uri mu ijuru. Ni byiza cyane rero nkuko tubivuga kandi tugomba no kubikora. Aka kanya na kanya katoroshye kuri twebwe, ariko kari gakenewe cyane kugira ngo tubashe kugira uburyo runaka twicarana n'uyu mubyeyi. Imyaka irahita indi kaza, ibihe bigahita ibindi bikagenda, ariko Imana ihorera, Imana yirwanirira. Wowe wayiringiye ntizigire gukoza isoni, mukomeze musenge mwizerero. Nakiriye kuri kamera umubyeyi muriho muramubona, ni umubyeyi navuga ngo wanyuze mu bikomeye, ariko tunamushimire ko avuze ati igihe kirageze ko mbohoka nanjye nkabasha kuvuga iby'amateka n'ibihe bikomeye cyane nanyuzemo mu buryo nk'ubu ngubwo kubasha kubaka ndetse no gukomeza imitima yamenaguritse cyangwa se yashenguritse imeze nk'iyanjye. Hari benshi cyane bagomba kwigira kuri kino kintu, cyane cyane buri umwe wese, si umwana si umukuru gusa, kuko nutarubaka azubaka binajyanye n'ibihe. Ariko buno buhamya ndizera ko buraza gufasha cyane. Reka muha akanya banza bibwira abantu, mama byaza kuba byiza cyane twakire mu buryo bwawe kugira ngo bize korohera ndetse no gufasha umuntu wese ukurikiye ibiganiro by'Impanuro TV uyu munsi. Yego murakoze. Yego. Nitwa Murekendera Serafina, ndi umubyeyi w'abana 8 n'abuzukuru 4. Ntuye hariya Gikondo Kicukiro, aho bita mu mudugudu w'Amahoro bakunze kwita Mukobo. Mukobo. Yego. Ubundi iryo zina ririhariye cyane rikunda gutangaza abantu benshi. Ni mu mudugudu w'Amahoro, ariko iyo ushaka ko umuntu ahamenya neza hitwa Mukobo. Harano hitwa Mukobe, haritwa no Mukove. Mukove ni aka Kimisagara, Mukobo ni aka Gikondo. Okay. Ubwo Akobo gaherereye hariya munsi y'isoko ry'amakara rya Karugira. Okay, ni byiza cyane ko tugiye kubana kandi nizeye ko turaza kugirana ibihe byiza, nubwo bitoroshye ariko nizeye ko biraza kutubera byiza kuko biraza gufasha abantu benshi cyane. Yego. Ndaza guha umwanya rero munini bisanzwe rero kugira ngo bize korohera umwe wese udukurikiye. Ahanini cyane Serafine ni muntu cy'ubusanzwe nda usibye muri ubwo buryo butandukanye, umuntu ukijijwe. Bimeze bite kugira ngo tuze gutangira ikiganiro? bimeze neza rwose. Yego. Kontu bimeze rero
ni ukuvuga ngo ndi umubyeyi ndakijijwe. yego Nsengera mu itorero rya Karugira muri ADPR Karugira. yego. Ibigendanye n'ubuhamya rero ngiye kubaha burimo ibyiciro bibiri. Hari ubuhamya bwo nkunda kwita icyiciro cya mbere ariko sindabutangaho bwo mu mavuko mu mabyiruka. yego Hakaba n'ubuhamya bwo kwinjira mu cyiciro cyo kubaka. Ubwo rero ukuntu tujye kubikora yego kugira ngo bize kugenda neza, urumva dukeneye kumenya amavu n'amavuko gatoya kugira ngo tuze kugera gatoya yo ko ushaka. Gene tuzakora icyo gice cya kindi cyari kugira ngo icyatuzanye uyu munsi cyo mu kubaka tuze kwaje twibandaho tumenye Serafine wavutse ryari, ariko nk'umukristo ndashaka ko tubanza tugasangira kino kiganiro yego kugira ngo Imana ize kutuyobora, ubundi tuze kwinjira Serafine wavutse ryari, wavukiye hehe, iyo nzira mbere gatoya yo kugira ngo ugere ku bakuru. Imana ikuyobore cyane. yego murakoze. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana ikiranuka muri byose. Uyu mwanya umuja wawe n'abagaragu bawe tuje imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye kandi turakunezerewe cyane kuko wabashije kuturinda. Waturinze muri no minsi itambutse, hari byinshi byaduhigaga byahigaga ubugingo bwacu, ariko waturinze muri byinshi, warakoze urakarama. None watwongereye uyu munsi wo kubaho, ari nayo mpamvu uyu mwanya tuje kwinjira muri aka kanya k'iki kiganiro. Tuje kuvuga Uwiteka Imana aho wadukuye, tuje kuguhamiriza uburyo uri Imana ikomeye kandi uri Imana itabara, kandi utabaye agatabarukana intsinzi. Ndagushimiye rero kuko uburinzi bwawe bugiye kuba hano, tuguhaye ikaze na karibu. Turaguhamagaye kugira ngo uzube hagati muri twe, unyemerere utangirane natwe muri ibi biganiro mukunzi mwiza, kandi unyemerere umwuka wera abane natwe mu izina ryawe. Mu byo tuvuga uturinde kongera no kugabanya, ahubwo uduhe kuvuga iby'ukuri aho wadukuye naho tugejeje. Urakoze rero mukunzi mwiza, nshuti nziza, urakabaho urakarama kugiye kubana natwe, tugatangirana nawe ndetse tugasozanya nawe mu izina ryawe Yesu, amina. Imana ikumugisha cyane. Yego murakoze. By'umwihariko kubera uyu mwanya wo wafashe ndetse n'ibindi bitandukanye, ngire ngo umuryango w'abantu 8 muri Kigali, abuzukuru 4, ni umuryango utoroshye, kandi ngire ngo amaboko yawe yonyine niyo biba bireba, ariko Imana ikomeze gushyigikira muri byose, n'abadukurikiye bagushyigikire muri uru rugendo rutoroshye rw'ubuzima urimo kuvuvuka. Tukadutangire sasa rero, ngire ngo none dukuriye tuza no kubarambira no kwizira mu magambo menshi. Serafine, umuntu yenda kubonye uyu munsi ushobora kugira amatsiko, wavutse ryari, wavukiye hehe, ubundi wisanze ibintu bimeze bitenda binajyanye n'amateka yenda makeya cyane tujye kunyuramo y'amavuko yanyu. Yego, navukiye muri Huye mu majyepfo, hari i Butare mu karere ka Gisagara. Yego ahagana he Gisagara aho bita Imuzenga, Kibirizi. Umurenge ni wa Kibirizi. Muzenga urumva ngire ngo nakagari, ahubwo banza ari nakagarira. Ubundi umurenge ni wa Kibirizi mu karere ka Gisagara. Noneho rero amavuko kubera ko bayihinduye, hari Ruturo, Akagari na Ntobo, umudugudu. Umudugudu ni Ntobo, Akagari ni Ruturo. Yego. Navutse rero 1971. Mvukira aho nyine. Yego. Wasanze bimeze biti icyo gihe? Ngire ngo hari uburyo wisanga ibintu bimeze, umuntu akijwe uyu munsi ako gakiza yarakuvukanye, yagasanze mu muryango, yenda ku gatoya mbere yuko tuza kwinjira mu bikurikira ibi. Gatoya mu bwo amabyiruka, nabyirutse mbona nisanga ndikorerwa na ba mukadata 2. Noneho ba mukadata 2, ubwo twari abana 5 tuvuka kuri data na mama, nyine tuva indimwe nkabarige mutoya muri abo 5 ba data na mama. Mama rero yaragiye arashaka, data nawe aragenda arashaka abagore barenze nka 3. Ubwo ari mama arabyara, ari data arabyara, twebwe twisanga turi kurerwa na ba mukadata. Mbyiruka nisanze turi kurerwa na ba mukadata 2, tubaho mu buzima bubi. Ni mu ncamake bwo ntago ndi bubutange.
ubwo rero ni ukuvuga ngo abo ba mukadata iyo abana babo baryaga ibiryo byasigaraga babimenagamo umucanga bakabiduha twebwe babandi batanu akaba ari byo turya. Noneho ubwo twari dufite nk'ikamwa bakanywa amata yayandi bashigaje, igihe kimwe baza kuha abana babo baranywa, bamaze kunywa asigaye bayapfunamo. Bamaze kuyapfunamo barampamagara ngo ninze nywa amata. Noneho igihe nyweye ntangiye gusoma mpita nkurura ikimyira. Nahise nyaruka kuva icyo gihe ndatekereza nari nko mu myaka 7 n'amaginga ya ntago nywa amata, navuye ku mata kubera iyo mpamvu. Ubwo rero igihe cyarageze nyine mukadata umwe arapfa, hasigara undi mukadata. Abana ba mukadata wundi nabo binjira mu buzima bwo kurerwa na mukadata wundi nawe witwa ngo ni muto. Ba mukadata 2, umwe yari yaramwubakiye hano, icyo gihe zari inzu z'ibyatsi. Umwe yaramwubakiye aha, undi yaramwubakiye hano, bajya gusa n'abahuje umuharuro. Ubwo rero wahamagaraga avuga ati nkorera iki, waba utarangiza kugikora wahariya nakaba arahamagaye, yarangiza ati kuki, umwe ati banza nkorera iki, undi ati kuki naguhamagaye ugatinda. Mbese twabaga mu buzima bwo gukubitwa, kuvumwa, gutukwa, ibintu nk'ibyo. Nuko ubwo rero igihe na kimwe nabwo ubwo papa yaje kugera hajya guhiga ubuzima muri Tanzania, yanaguye aza kujyana abana bose. Ubwo rero ntarutse ku yindi ntambwe tuza kuzisanga papa na ba mukadata n'abana bose bamaze kugenda. Papa yajyanye mukadata n'abana bose, twebwe 5 n'ubundi aradusiga. Adusize rero tugenda tujya guhiga ivuko ryo kwa data. Turagenda tuza kuzasanga mama, ubundi yatandukanye na papa itajya muri Uganda. Noneho mama aza kuzagaruka, araza arubaka, yubaka iy'uburushyi. Nuko ubwo arahiga nyine ubuzima buramuhira. Twaje rero kuza, ubwo tuza kubona mama, turagenda tujyayo. Tumaze kujyayo noneho ubuzima twahaboneye bwarenze kure ubwo twabanye kuri ba mukadata. Ni ukuvuga ngo mama yajyaga aducyurira, ubundi banyise izina navuga ko ari ry'umuroho Murekendori. Ubwo mama yari umuntu winywera inzoga, nitwa Murekendori Serafine. Noneho rero amazina y'amagenura urumva bitewe n'ukuntu batari babanye neza, iryo zina nibwo buryo baryisemo, mbese ari nko guhimana, umwe ngo reka ndebe undi nawe atereka ndebe ngire ngo niko je mbitekereza. Yumvaga atari we wamubyaye gutyo? Sinzi kubera ukuntu hari, sinzi, ntago nzi impamvu hagati aho ngaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo twaje kugeraho kwa mama, impamvu navuze ngo naryise izina ry'umuruho, ubwo tubaho tugakora tukarenza abapagasi gukora. Mama rero akinywera ku nzoga, akaza abana yabyaye, akajyaza agafata harunkurikira uwo yabyaye nyuma yanjye, ni umuhungu, ubwo ni musaza wanjye. Yaba yasinze akaza twicaye ari nijoro, avuye nko kwinywera agacupa, yarangiza akamufata ku rutugu, kajya muririmbira ngo sirasi wanjye naraguhashye kandi naraguhahiye, Imana nidufasha tuzibeshaho. Ubwo yarangiza amufashe ku rutugu, yangiza akavuga ngo sirasi, undi ati karame, ngo naraguhashye kandi naraguhahiye, ngo ibi byose ngo uri kubona ngo ni ibyawe, ngo nabashiki bawe, ngo ubundi noneho yarangiza nanjye akampamagara ngo Murekendori. Ntikarama, ubwo nabaga nicaye hariya nigunze, mama yabaga ari kumwe n'abana be, nanjye ubwo nigunze hariya. Akampamagara ngo Murekendori, ntikarame, ngo uzagende ubwire so agaruka arore, ngo bene Nzarubara, data yitwaga rero Nzarubara Sylvestre. Yarangiza akamubwira ngo bene Nzarubara mwese ngo muzagwe ku gasi nk'uko so Nzarubara yaguye ku gasi. Yarangiza akavuga ngo bene Nzarubara, ngo ukuntu ngo iso ngo yankubise, ukuntu yantesheje umutwe, ngo kereka ngo mwese bene Nzarubara mwese wabasuka mu mwobo agakurikizaho essence. Ubwo urumva ni ukuvuga ngo agahinda navanye kwa ba mukadata, tukaza dusa naho twishimiye ko tubonye mama, ni ukuvuga noneho ngo agahinda kahise kikuba inshuro nyinshi. Nakashingiranwa n'indushyi neza neza. Ubwo rero nyine byabaye uko nyine ubuzima buducanga gutyo. Bumaze kuducanga gutyo, igihe kiza kugera
mbona ubuzima buranze nibwo navuze ati reka nzi Kigali. Ubwo izo ni incamake. wagize amahirwe yo kubona amahirwe yo kujya mu ishuri uriga se? Yego naje kwiga ubwo ngubwo icyo gihe mbana na ba mukadata. Papa yari yarantangije nyine yaradutangije tukajya tujya kwiga, ariko nkuko kwari ugukora urugendo nkuko wava hasi ukagera nka hehe ukagenda hari ukagera nko ku muhanda uriya ku Kinamba, ariko naho ngira ngo ni hafi. Twigaga ahantu kure cyane, kandi ubwo kujya kwiga nagendaga nkagera nyuma y'abandi bitewe n'uko umwambwe hagati banza ujya kuvoma, undi ati banza uze nkuburire, undi ati noneho najyaga ibyo byose nagendaga navuye no guhinga kuko hari kurubuye byansabaga ko ngomba kujya kwiga namaze guhingwa umuntu uze nk'umuringoti namaze kuwuhinga, nkajya kuvomera uriya nkamukuburira, nuko nkajya ku ishuri nkagerayo ntinze. Byatumye rero ntabasha kumenya ubwenge. Mu ishuri nta mwanya wabonaga wo kubisubiramo. Noneho rero mu gutaha nabwo iyo babonaga umunyeshuri wa mbere adhise ubwo zabaga ari inkoni, byasabaga nageraga ku ishuri nyuma, mu gutaha bikansaba ko nza nirukanka nenda guca umutima kugira ngo hatagira undi munyeshuri babona ntarahinguka. Ubwo buzima rero nibwo twabayemo. Mu ncamake mu buzima bw'amavuko mbona biranze. Bimaze kwanga rero sasa nigira inama yo kuvuga ngo niyiziye Kigali. Hari amakuru wari uhafite? Nta makuru nari mpafite, ahubwo hari musaza wacu mukuru wavutse ge ntaravuka, yagiye nawe kubera iyo miruho n'ibyo bibazo no guserera kwa data na mama. Byaje kugera aho ngaho umusaza wanjye aza gutoroka ngo yigira i Bugande. Ubwo rero najyaga numva ngo hari musaza wacu uri i Bugande, je ntago nari muzi. Nuko ubwo rero naje kuza i Kigali mvuga ngo nze nkorera amafaranga, kuko hari agapapuro nari nararebye mbona hariho nimero za telefone. Ndavuga ngo reka nigire i Kigali nzakorera amafaranga, nzamuhamagare mubwire akaga nahuye nako anyijyanire Kampala. Ubwo hari muhe mwaka? 1995 intambara yari irangiye. Jenoside ubwo imaze kurangira. Jenoside yari irangiye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo izo ni incamake zo mu buhamya bw'amabyiruka amavuko. Ni ukuvuga ngo ubwo rero ngiye kwinjira uburyo ninjiye mu mujyi wa Kigali, noneho ngahita nkubitana n'urushako rubi. Nashatse nkeneye kubaka, ariko mu by'ukuri urushako ruranga. Yenga mana we. Ubwo rero mu kugira ngo afate gahunda yo kuza i Kigali, ubwo urumva niyo miruho yose yatumye afata umwanzuro wo kuza i Kigali. Sinari mpazi, ni nabwo bwa mbere nari ngiye kuhagera. Kuza kugera i Kigali yari amafaranga 800 itiki. Uvuye Gisagara? Uvuye Gisagara mu mujyi Gisagara aho nahavuye n'amaguru. Ugera i Butare? Ngera i Butare. Amafaranga 800 ni ukuvuga ngo niyo nari mfite. Nabaga muri korari. Noneho muri korari tuza baza gututegeka kugura uniforme y'ibitenge. Nka nari mfite amafaranga 800 ari buzagura igipande cy'igitenge. Noneho rero ndebe iyo misero ndavuga ati n'ubundi ntabwo nzajya mbona ukuntu mbohoka ngo njye gukorera Imana. Reka jewe ntoroke nigira i Kigali, nzabona ukuntu nzajya nkorera Imana nigenga, mu buryo sa naho natorotse ari nko mu buryo bwo kugira ngo mbone uburyo nzajya nkorera Imana nigenga. Ubwo rero nafashe ya 800 nyategamo. Hari umukobwa ari inshuti yanjye, ndamubwira ati ngiye kwigira i Kigali, urabona ko ubuzima bumeze nabi. Umukobwa wanjye jambwe ati reka da, ati ntago uri bunsige, nunsiga ari we wari inshuti yanjye nabwiraga ibibazo ukamfasha gusenga biragenda bite. Nahise ngenda mbwira undi mukobwa inshuti yanjye, ndamubwira ati wangurije amafaranga 800 ko ndi buzayakwishyure mu mezi 3. Mbara nko muri ya mezi nzanarabonyemo akazi, none nkagaruka nkamwishyura 800 ye. Amafaranga 800 narayampa, mpita mbwira wa mukobwa araza turara inyuma y'inzu iwacu. Noneho bucya mu gitondo kare kare nka 10:00 tugenda n'amaguru tugera i Butare mu mujyi turatega. Twaraje rero tugera mu mujyi i Nyarugenge, gare yari kiba hariya mu mujyi hejuru. Noneho ndamubwira ati noneho tugende tujye ku rusengero, tubazaho urusengero rwa ADEPR ruri. Ntawe baturangira mu Gakinjiro. Duhita tugenda tugera mu Gakinjiro, dusanga urumva twari twazindutse amateraniro yari atararangira. Turagenda rero twicara ruguru y'urusengero. Noneho ubwo abavuye mu materaniro baraza batunyuraho, urabona abantu bavuye mu cyaro nawe urabareba ukabibwira. Abatunyuza ate se mwabana mwe ko mwicaye hano? Turashaka akazi ko mu rugo. None se ko muri babiri twese turagashaka, none se ubwo hakenera umukozi yatwara ndi? Ndavuga ati rero jewe ndabanza ngashakira uyu nakabona jewe akanyeshobora kugashaka nyuma.
ubwo umudamu umwe aravuga ati noneho ngwino tugende mbashe gutwara uwo nguwo, ubwo nawe uragashaka. Ndavuga nti birasaba ko tujyana nkareba ahantu ari, noneho nanjye aho nkabona nkazajya njya kumusura nkareba ubuzima arimo. Twarateze rero mbona tugiye mu Gatsata. Yego, ubwo ngubwo uwo mudamu wari umujyanye yari atuye mu Gatsata, nuko ubwo musigayo ndaza ndagaruka, ndavuga ati rero mana nanjye nshakira akazi, ushimwe kuri muhaye akazi nanjye mpa akazi. Naraje rero nkimara kugera mu mujyi nanone ngarutse mpita mpahurira n'umudamu twari duturanye warokotse, bari baramwiciye umugabo n'abana bose, asigara wenyine buri ahita aza i Kigali. Rero nuko aje i Kigali, ubwo naraje ngize umugisha duhita dukubitana, ati none se Serafina bite? Nti ni byiza, nti nyine naje muri Kigali. Waje utese? Nti nyine naje gushaka akazi, intambara zanjye n'ibibazo byanjye byose urabizi, nyine bibaye ngombwa ko nza guhigira i Kigali, ubundi nkazahamagara musaza wanjye akanjyana i Bugande. Yarambwiye ati rero hari umugabo, yari afite umugabo wabo utuye mu Gashyekero ku rusengero rwa Gashyekero. Noneho aramanukana aragenda, aravuga ati yaramaze iminsi ashaka umukozi, reka mugushyire nidusanga ataramubona ubwo urahita umukorera. Twaragiye tugerayo rero, uwo umugabo wabo nyine nawe twari tuziranye, bose baje nyuma y'intambara. Noneho baje muri Kigali intambara irangiye, ubwo mbayo barangije barambwira ati none se urashaka akazi? Nti yego. Mbatekereza ko ibibazo bimeze ariko byinshi bari babizi kuko twari duturanye neza. Barangije barambwira ati rero tuzajya tuguhemba 1000. Ndababwira ati hoya, 1000 yaba ari makeya, ahubwo reka mbakorera ku buntu, noneho mwebwe nimubona akazi muzakandangire. Ati nta kibazo. Ubwo ndakora, narakoraga, Imana yari izi umuruho nzaruha, yari yarampaye imbaraga ntazi aho zavaga, kuko narakoraga n'abantu mu cyaro bose akambwira ati urugo rwawe ntago uzarushobora bitewe nuko imbaraga zawe wagiye uzitakariza mu ngo z'abandi. Ubwo rero narakoraga cyane, sinijanaga, sinagiraga ubute, nta bunebwe nagiraga. Igihe cyo kuba ntari gukora nibwo numvaga ndi kuvunika. Ubwo rero kubera ukuntu babonaga mbakorera ntibigeze banshakira akazi. Nuko ubwo rero umudamu yacuruzaga imyenda mu isoko ry'Igikondo, uwo mudamu nkajya nteka nkamugemurira. Nza kuhahurira n'akandi kadamu nako twari duturanye, nako kari kararokotse gahita kaza i Kigali. Noneho tuba turahuye, ati bitatu ni byiza, uba hehe? Ndamubwira mba mu Gashyekero. Ahita ambwira ati nanjye mfite restaurant hano ruguru y'isoko ry'Igikondo, niho yakoraga. Byarangiye rero ambwiye ati se wazaje tugakorana nkajya nkwishyura 3000. Ndavuga nta hantu ndi, sinzi ko nabona uko mpava. Wumve nyine bwa bwenge burya iyo urindushyi no mu mutwe hararuha. Sinagize ubwenge bwo kuvuga ngo nabonye akazi reka mveyo. Nuko ndamubwira ati rero ntago nzi kaho ndi bankundira kuvayo. Ndagenda, ariko iby'Imana ikora kugira ngo nzaveyo, twari duturanye n'abantu bari baravuye hanze, uko biri kose nkeka kari Abanyamurenge. Noneho bitewe n'ukuntu babonaga nkora ni byose nitanga n'imbaraga zanjye zose, barangije rero babwira uwo mugabo aho nari ntuye, baramubwira ngo iyi ntera hamwe wayikuye he? Noneho uwo mugabo ati ntago uyari intera hamwe ni mushiki wanjye. Reka nta n'isoni ugatinyuka kuvuga ngo iyo ntera hamwe ngo ni mushiki wawe. Ati ntago tumushaka ahangaha. Noneho ko ukuntu nabakoreraga cyane nabo banga kundekura, bakomeza kubatoteza cyane, bababwira ngo banyirukane. Bigeze aho babakangisha kubabwira ati tugiye kugutangira raporo, kandi tugutangira raporo kubana n'intera hamwe bazahita gufungana nayo. Ubwo rero uwo mugabo yahise avuga ati noneho aho kugira ngo bafunge, genda utaha ujye gushaka icyangombwa cyaho intambara yabaye uri, nurangiza uzagaruke. Nari mpamaze nk'amezi 5 ngiye ko nambona ampaye amafaranga 1000. Kugera i Butare ni 800, nta mavuta yo kwiziga mfite, nta rukweto, nta mwenda, twenda nazanye n'utwo. Nuko bamaze kuyampa ndavuga nti nta kibazo, Imana ishimwe. Ubwo nahise mfatwa twa twenda nari mfite mpita ntwambara twose, ntwigerekaho, mpita nsanga wa mudamu kuri restaurant. Ndamubwira ati rero mubwira uko bigenze. Ati none se baguhaye kaye? Barambwira ngo nzagaruke. Ati none se baguhaye 1000, iti cyari 800, nta mwenda, nta rukweto, nta kingu, uzagaruke ute? Ati nyine wowe hita wiyizira uze dukorane. Ubwo nahise nkorana n'uwo mudamu kuri restaurant,
ya zari resitora ebyiri zibangikanye mu muryango umwe n'uyu. Noneho ubwo ndahagera ndakora n'imbaraga nyinshi n'amasuku menshi kuko nifitemo imbaraga nyinshi cyane, abantu bose bakajya bareba ukuntu nkora n'imbaraga n'amasuku. Noneho wa muntu bari begeranye abakiriya baramucika baza aho ngaho narindi. Noneho baje aho narindi wa muntu amugirira ishyari, amugiriye ishyari abona nta kindi ari bukore. Noneho bashaka kumbwira ngo ninze mbakorere bahankure. Ndabwira ati uyu ni umuntu w'iwacu turaturanye ntago namureka. Babonye bitari bushokero baramugambaniye muri leta bahita bamwirukana. Bamwirukanye rero ubwo ntiyigeze atekereza gushaka ahandi yakorera. Ubwo twahise dufata inzira tujya aho bita kuri Confex Kicukiro, tujya gusaba y'akazi ko gutora amakawa. Ubwo twakoraga amanywa tugakorana nijoro, ku manywa ari 500 na nijoro ari 500. Nuko ubwo turahakora rero iminsi mike. Ubwo haza kuza mubyara wanjye aturutse nawe Butare ku Gisagara. Noneho kuko yarazi ko naje aravuga ati reka nanjye njye Kigali nanjye njye kureba mubyara wanjye. Araza rero kubera ko nakoraga iyo ngiyo nkakora amanywa nijoro tugataha rimwe na rimwe. Ni ukuvuga ngo yaraje arambura amaze kumbura ashaka akazi ko mu rugo. Amaze gushaka akazi ko mu rugo, ubwo ngubwo tuza gutaha rero sasa dutashye tuvuye aho mu kazi ko makawa turakubitana hita mpobera cyane arambwira ati narakubuze ngize amahirwe ndakubonye ntuncika. Ndamubwira ati rero ahantu mba ndacumbitse hari umudamu uncumbikiye, none rero ntago twabana, genda wihangana uburi aho uri gukora, noneho nimpembwa nzahita nzashaka inzu tubane aho kugira ngo turemerere umuntu uncumbikiye. Ati banzu nyereka aho. Banaragiye mpita mwereka aho nabaga n'uwo mudamu, aragenda dusezeranye yuko azahava ari uko nahembwe tugashaka inzu. Arangije ahita agenda afata twahita aza mbona arahansanze. Nuko ati reka dati kuva nengeze amahirwe nkakubona ntiwari kuncika, hariya sineko njya kuharara ati kuko bari bafashe nabi. Ubwo rero nabuze uko mbigenza, gusa twari hafi yo guhembwa, twahembwaga buri wa gatandatu. Noneho ubwo haciyemo iminsi 2 turaraho. Aho nje guhembwa ndamubwira ati ngiye guhembwa, genda ujye gushaka inzu, nuyibona ndaza nyishyure duhite tuyibanamo kugira ngo twe kubangamira abandi. Yagiye gushaka inzu abona inzu ya 500. Ubwo inzu ya 500 ndaza ndayishyura, maze kuyishyura ubwo mpita ngura agataro, mpita ntangirana no gucuruza agataro. Ubwo rero najyaga njya kurangura za Karuruma, za Nyacyonga, nkaza nikoreye ncuruza ku Muhima mu mujyi hose. Ubwo rero sasa ubwo ngiye kwinjira muri cya cyiciro cyo gushaka. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo mukobwa najyaga njya gucuruza, nataha ngasanga yazanye abandi bakobwa, azana abandi babyarange 2 abavuye mu kazi ko mu rugo birukanye bakaza, ubwo tubamo nka 5. Noneho ubwo nanyuraga hano mu Kiyovu, nazamukaga hano mu Rugunga nkahita nzamuka n'aha bita kuri Rwandex nkagenda no mu mujyi. Rero hari abasirikare bakoraga uburinzi, ari naho havuye uwo mugabo twashakanye. Noneho nkazajya nkagenda, yabaga yicaye ku burinzi kuri Rwandatel. Noneho ubwo uko ndi kugenda iyo nagendaga sinarebaga hirya cyangwa hino, nagendaga ndeba imbere. Noneho arangije arambona avuga ati uriya mukobwa ugenda nk'umujepe katareba hirya atareba hino, nkabashaka kumuvugisha nzamuhera he. Ubwo arangije aza kwigira inama mpatambutse, ahita ahagarara hafi, arangije avuga ngo shawe ngo uze kunzanira imineke. Ubwo nkebuka gutya mpita ndeba imbere ndavuga nti sawa. Naragenda arangura imineke, maze kurangura imineke ubwo shakamo ya maseri meza 3 ndayabika ndacuruza, maze gucuruza bigeze nimugoroba ya maseri nyagushyira mu kamverope mu gashashi ndayazana. Ubwo ku mugoroba nibwo nahanyuraga n'ubundi ntashye kuko niyo nzira nari nziva mu mujyi jya n'Igikondo. Nibwo rero namuhaye ngiye nsanga si uhari, imineke mpita nyihereza undi uhari, ndamuga ngo umusirikare wari uhari mu gitondo uyimuhe. Narayimuhaye ntago nasubiye kwishyuza, narakomeje nyine ndigendera nk'uko bisanzwe. Nko ku munsi wa 3 arangije aza kuntega arambwira ngo kutaje gufata amafaranga yawe. Ndamubwira ati nta kibazo, kubera ukuntu nari meze nk'ikigoryi, nagiraga isoni, mbese ntago nzi niba ari imiruho yari yarangize nk'ikigoryi, sinzi ukuntu byabaga bimeze. Ubwo rero nta gahunda yo kuvuga ngo ngiye kumwishyuza nuko. Noneho
birangije nyuma aza kuzambwira ati none se ari nko kuwa gatandatu mvuye gucuruza kuko ku cyumweru sinakoraga ntiyambonaga, ambwira ati none se ejo ko nagira ngo uzanjyana ahantu ba ngusure. Ndavuga ati nta kibazo kuko nzi ko ndi kumwe n'abandi bakobwa numva ntacyo bintwaye. Yarangije ambwira ati nta kibazo ejo uzaze untware. Ubwo naragiye ndamufata turaza, tugeze mu rugo ubwo abo babyara banjye bari abanywanzoga banagira n'izindi ngeso zitari nziza. Noneho araza amaze kuza ubwo barakubitanye rero, hari harimo unywa itabi akanywa n'inzoga, noneho nawe barakubitana nawe abantu umwanzoga abantu umunywa tabi. Noneho arangije ubwo agura inzoga barasengera byeri bakanywa itabi uko banywa inzoga ariko banywa itabi. Barangije ubwo jewe nahise fata mujyarange umwe twigira mu cyumba. Noneho karakazu k'icyumba na salo nabo bicara muri salo n'uwo ngo baranywa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Bamaze gusinda bikaka hepfo gato hari ibihuru baragenda basambanirayo. Bamaze gusambanirayo ubwo barongera baragaruka. Arangije araza arambwira ngo umva ngo ngwino umperekeze. Ndamugati hoya ntago ndi buguherekeze, ngumva ngo ngwino umperekeze, ngo nutamperekeza ngo ndarara, ngo kaye nindara ngo nta wundi turanuretse wowe, ni mu izina rya Yesu. Tihoje tugende nguherekeje. Ubwo naramuherekeje namugeze imbere ati tugende ngeze hariya kuko nutangeza aho nshaka ndagaruka ndare kaye nindara ndararana nawe. Ubwo naramuherekeje mu manura ahantu muri Nango Murimbo niho twari dutuye. Nuko mugejeje ahantu ngeze amahirwe musezeye mbona aremera ndagaruka, ndavuga ntubu ngiye guhita nimukuye umusore ntago azagaruka nkasanga. Ubwo ndaza muri abo bakobwa twabanaga harimo akana k'agakobwa bari barazanye kabaga kwa nyirasenge bagatererayo inda, nyirasenge akirukanye rero nzasanga karaho kasaba icumbi nyine ndarigaha. Noneho ndavuga ati rero ngiye kwiyimukira nigendere uyu musore atazagaruka kansanga ha kuko no munyamico mibi. Bitewe n'ibyo namaze kubona. Ubwo noneho wa mwana rero mbari we ndeba wari utwite, ndavuga nti nta buzima yagira n'aba bantu bameze gutya n'iyi mico imeze gutya, mpita mbari we nimura babandi bose mbasiga muri iyo nzu. Ndagenda mpita nishyura indi nzu ya 500 icyo gihe inzu zarihaga make. Tumaze kwimuka hashize icyumweru wa musore aragaruka. Wa musirikare agaruka hahandi baramubwira ati rero yarimutse wa mukobwa ati niwe naje nje kureba ntaha tutaganiriye none ngarutse kumureba none urambwa ngo sindi bumubona ati mujye kunyereka ahantu ari ndabagurira havamo ndi mubyara wanjye wundi. Arangije avuga ati jya ahantu abana arahamenye ngwino tugende mpakujyana ari kurangurira. Ubwo nagiye kona mbona barinjiye mu nzu. Bamaze kwinjira kimara kumbona ahita ambwira ngo ubwo rero ngo wibwiye yuko ngo nkwebye ngo niyo wajya mu nda y'isi ngo nzagusangayo. Ubwo bahita bicara harakabaho nari mfite kari muri saro. Baricara none bamaze kwicara ahita avuga ati mbo atuye umubyara wawe rero unzanye ngomba kumugurira atakira ajyana amafaranga ugende sinigeze nk'inzoga ubundi ijye kuva mvutse n'amagengayo. Arambwira ati genda ugure mitsingi yiwe n'iyanjye nawe wizanire fanta. Ubwo amfata amafaranga ndagenda njya kuzigura. Noneho nje ninjiye mu nzu mpita nsanga n'undi bari gusambanira amaho muri saro yanjye. Nuko bwa buranyica nipfuka mu maso ndavuga nti mwizina rya Yesu bw'izina rya Yesu. Ubwo nirukanye mu cyumba ajya kosamangama kajya mbwira ngo ariko ngo nambaye kondomu sinzi kondomu icyari cyo nibwo bwa mbere nari numvise iryo jambo. Ubwo ndi kwirukanka nihisha ibyo mbonye binteye ubwoba ndimo ndahinda umushyitsi. Nuko ubwo mubyara wanjye yahise ahoguruka amanura imyenda yirukanka ataha. Nuko ubwo rero aragenda umugabo arangije nyine asigara arangije arambwira ngo rega ngo jewe ngo kuva naragutekereje ngo nutemera ko tubana ngo byanga bikunda ngo ngomba gukora ibishoka byose ngo nkanagutera inda nkakubyaraho umwana. Ndamuga ati ntago uri buzambone. Ati jewe aterega jewe naturutse ikibungo utaza kuzankinisha. Yesu Nazareti. Nuko ubwo numva namaramaje ndavuga ati jewe ntago ibyo bigomba gushoboka ntibizanabaho. Nuko ubwo rero haciyemo iminsi arangije kumwe najyaga kurangura ni ntahangataha nimugoroba igihe cyaje kugera nza ko hanyura hafi saa 12 zishyira saa 1. Arangije yamaze kwitegura ubwo hari undi bari kumwe ku burinzi. Arangije muri uwo mugoroba
ahita avuga ati tumva ubwo uko nteye intambwe ngenda ahita nzi inyuma atewe ati ngendera gahoro tumanikane hari umukecuru ngiye kureba epfo iyo ngiyo. Ubwo turamanuka nyine ngenda imbere ndi inyuma nzi ngo afite uwo agiye kwirebera nta n'igihe cyo kuvugana nawe nari mfite bitewe n'ibyo nawe maze kumubonaho. Twageze ahantu mu Rugunga hafi n'isoko rya hafi kwanza n'urusengero hari urusengero rw'abadive ruhubatse ngiye kumva numva umugabo yankubise umutego. Ubwo urumva yaragambiriye kumfata ku ngufu. Nta nyoni urumva icyo gihe byari ibihuru abantu bari bataratangira gukora isuku nta n'abantu benshi bari bahatuye byari ibihuru kandi noneho kubera ko bari batatangira kugenda baharura ngo bace n'imihanda kugenda ko hari ukugenda ubeyura ibyakatsi bireshya gutya kugira ngo ubone uko utambuka. Ubwo rero urebye muri make yaragambiriye kumfata ku ngufu ariko nanone ntago navuga ngo yabigezeho 100%. Ahubwo we sinzi uko biri kose afite icyo yaragambiriye kuko ubwo byarangiye ahita ambwira ngo umva ngo haguruka wigendere ngo umwana w'ikibungo icyo nashakaga nkigezeho. Yahise agarukira hasubirayo nanjye mpita manuka ndataha nibaza ibintu bimbayeho biranyobera. Ndagenda ngeze mu rugo ntago nza ahantu urukundo rwavuye rwahise rusara. Wese mukunda cyane ndamukunda bya bindi byo gupfa no gusara. Cyane. Nuko ubwo rero umugabo ndamukunda by'intangarugero mu buzima sine narigeze nkunda ubundi. Adresa nagombaga kugira mu buto no mu bwana kubera miruho yose bitigeze bibaho noneho za adresa zose zahise ziza kuwo musore. Nuko ubwo umugabo yararangije aragenda mu kindi cyumweru aragaruka agarutse ijambo yambwiye bwa mbere yarambwiye ngo none se ngo buracyashidikanyara. Ndavuga ati hoya ti rero jewe ndashaka ko tubana urabyemera ntubyemera. Ndamuga ati nta kibazo ndabyemera. Arangije arambwira ati rero abasirikare twebwe tujya tubimbwa nta kintu tujya tumarira abagore dushatse. Ariko urumva umukobwa umwe agatukisha bose iryo jambo yambwiye ryo bitewe n'abandi basirikare nagiye nturana nabo mbona bitewe nuko nanye bafata ingo zabo n'abana n'abagore babo aho ho yarahabeshye ni wa mukobwa umwe agatukisha bose. Ngo abasirikare tujya tubimbwa ngo niyo mpamvu iyo tugiye gushaka abagore ngo dushaka abagore ngo bazi kwihigira. Ngo ubu ngubu mbona rero ngo kuba wemeye ko tubana nta gasafuriya nta gasani nta kayiko nta gakombe nta shinge nta na rugero ngo ndukumbona. Ngo umushahara mpembwa ni 12,000 n'ubundi ukwezi kujya gushira narayanywereyemo inzoga n'itabi yarashize. Tubwo rero no kuvuga ngo nta kintu n'iki na kimwe nzakumarira. Ndamubwira ati nta kibazo. Kuko urumva je naracuruzaga amafaranga ndabona ko sinari nzi kurya amafaranga umva na fantasy nari nzi kuyigurira naho ngaho nirirwaga ncuruza gataro mu mujyi sinari nzi kuba navuga ngo ngiye kurya nk'abandi ahubwo nabonaga abadamu bajya mu maresitora kurya nkavuga ntese umuntu w'umudamu igitsina gore ajya muri resitora ubwo nirirwagaho nayo nayari basinagiraga gute sinayanywaga. Nuko ubwo rero ndavuga ku mutima nise ko nkorera amafaranga nta kibazo bintwaye iki. Ubwo nahise mfata 2,500 mpita mva muri ya nzu njya mu nzu ya 2,500. Nuko ubwo rero iyo nzu ya 2,500 yahise antera inda y'umwana wa mbere w'imfura. Umwana wa mbere w'imfura inda ndayitwara maze kuyitwara akajya mbwira ngo njye mugurira amaronji njye mugurira itabi njye mugura buri kimwe cyose. Urumva uko biri kose niba afite ibyo yakoze yari yamaze kumfatisha byarangiye. Nkajya ngura ya mineke myiza nyimushyira amaronji meza nyamushyira ifarida itabi mushyira ambwira ati mpa amafaranga yo kunywera amafaranga nkayamuha udufaranga nkore nkatumuhage sinzi kuyarya nkayamuha kayiri muha buri kimwe cyose. Nuko ntago ibyo nigeze mbitekereza bitewe n'urukundo rwawe rwasaze. Ubwo rero ikintu cyaje kunkomeretsa no kunyica cyane yaje kugeraho naramutwariye. Noneho muri kwa kumutwarira simubona. Uvuga ko kuno umudamu asama asama agakenera nk'ikintu runaka cyane. Noneho rero niwe natwariye. Noneho muri kwa kumutwarira simubone. Kubera ko nakoreraga mu mujyi naho niho yakoreraga niba arakeneye amafaranga yazaga mu mujyi akayafata. Ubwo yaba ari icyo akeneye nkagifata niba ari kubera ko ari inzira nkakimushyira. Nkamwinginga ngaze mu rugo wapi arangije ambwira ngo umva ngo abasirikare bagenzi bacu barambwiye ngo kuki washatse impyisi ngo abakobwa ngo beza barahari ngo urangije ujya gushaka impyisi. Nuko
ubwo rero ibyo kubera urukundo namukundaga ntago nigeze mbyitaho. Ubwo rero ubuzima bwakomeje gutyo, ndagenda ndananuka neza cyane kubera kumutwarira simubone, kandi none hakandira amafaranga. Igihe cyaje kugera rero nsimbuke nze kugera igihe cyo kubyara uwo mwana. Umwana naje kugeraho nari ngeze mu mezi, nabaraga ko nzamubyara kuri 15 z'ukwezi kwa 12. Noneho urumva naje kumubyara ku itariki 2. Igihe rero nari niriwe aho mu mujyi, inda yaje kwivubirira, sinamenye ibyo ari byo. Mbwira mugenzi kwivubirira, hari umubyeyi ugiye kubyara hari ibyo bita kwivubirira, ibyo birumvwa n'ababyeyi cyane babyara. Ni iby'ababyeyi. Noneho mbaza umubyeyi twari turi kumwe, ndavuga ngo ibi bimbayeho ni ibiki. Umubyeyi arambwira ngo ngo haguruka tugende CH kugiye kubyara. Ndamubwira nti reka nigenza bya kuri 15. Ati haguruka ujye CH kutankoza isoni ukabyarira hano, tugende. Ndamubwira ati ntaho njya, tigewe nzabya kuri 15, kuko numvaga nta nahantu hanjya, numva nta n'ikibazo mfite uretse icyo kimenyetso gusa. Noneho we kuko yarabyaye 5, we yarabize kandi gira umva arinda ya mbere. Noneho ndahaguruka ndavuga ngo reka nitahire hubwo igikondo. Mpaguruka ndi umukobwa witahiye igikondo. Noneho wa mubyeyi ubwo nawe astambika atya agiye kubwira wa mugabo ko yako bari bamuzi, yajyaga za kunyaka amafaranga aho dukorera nyine nabo bari bamuzi. Avuga ati reka njya kubwira umugabo we agenda ajye kumuzanira imyenda CH. Kumbe ubwo genzi ngo nitahiye igikondo, maze kwambukiranya umuhanda ujya CH, ngeze aho bita kuri radio, ahahoze ari kuri Radio Rwanda. Ubwo nakubiswe n'igisenyo berwa ibyo ari byo, ndahagarara ndiyumanganya, kinde kwe mpita mvuga ngo reka nsubire inyuma njye CH kambabwire bantera agashinge, jye sinanzi ngo nibise. Ubwo rero wa mudamu nawe yagiye kureba wa mugabo wanjye, aramubwira ati rero umubyeyi wawe agiye kwa muganga. Undi atese umubyeyi yaramubwiye ngo abiwawe bagiye kwa muganga. Undi atese abiwanjye bahe. Ati nyine umudamu wagiye kwa muganga. Ngo jye nta mudamu ngira, nta n'umwana ngira. Ubwo noneho umudamu ayoberwa bimwe, aramubwira ngo nyine ngo umudamu wagiye kubyara. Ngo jyewe ngo jye nta mugore ngira, nta n'umwana ngira, ngo ubwo niba ruhuriye n'ibibazo ku nzira ngo mukore ubutazi mu mujyane kwa muganga. Umugore biramuyobera. Naho kumbe ubwo nagiye ngeze imbere y'amarembo ya CH, nahise mbyara wa mwana. Noneho maze kumubyara nari nkenyeye igitenge nteze n'igitambaro mu mutwe, umwana bahise bamutega bamufata mu gitambaro cyo mu mutwe. Nuko ariko ubwo hagati aho nuko nasimbutse mbere yuko mbyara nabyaye ku wa mbere, ku wa 5 none nagiye kumureba, mubwira ntese ko nakubuze, basi wambwiye izina ry'umwana ko ngiye kubyara. Arangije arambwira ngo genda wa muginga we, ngo ubu ni tariki ze ngo uzagenda ureba abandi ngo bamwite izina, ngo nge ngo ndi umusore, ngo ndi umujene, nta mugore ngira, nta n'umwana ngira. Ubwo rero byarangiye ntashye nibaza umwana ukuntu nzamwita izina. Ngeze ahantu munsi ya kiste ndatekereza ndavuga ngo data yanyise izina ry'umuruho mureke ndore, uyu mwana n'umubyara nawe uzamwite mwereke ndi. Ubwo mpita ntaha nzi ko umwana nzamwita mwereke ndi. Ubwo rero nsubiye aho CH narabyaye inzara irandya, kuko ubwo muri icyo gihe kubera rwa rukundo nari mfite, sinaryaga sinanywaga, nari narumye narananutse cyane. Noneho ubwo wa mudamu yaraje azambwira turazi ukuntu umugabo wambwiye, asobanura ibyo amubwiye. None ndamubwira ati fata agafunguzo ugende ujye muri gare utegiye igi gikondo CGM, nugera CGM uvemo. Ubwo ndamurangira ahantu ari bujye, n'inzari bubona agakingura kazana utwenda tw'umwana nari naraguze. Ubwo rero yaragiye arazenguruka, abanza kuhabura, yangezeho 5 z'ijoro. Muri za 5 z'ijoro azazanye twenda, arambwira ati rero ndatashye, nta kintu cyo kurya cyakunywa nakuzanira, ubwo ngiye guteka igikoma nkiraze mu kabido ndakikuzanira mu gitondo. Yaratashye. Ubwo namaze kubyara inzara irandya, abantu kera ntibari bazi gukorera umugisha. Ubu nteka ko nta muntu wabyarira kwa muganga cyangwa harwarire yicwe n'inzara. Uyu munsi wa none ubu tuvugana nta muntu wakwicwa n'inzara. Ubwo bandi bahitishaga ama portamanje y'ibiryo, bahitishanya ama teremunsi y'ibiryo y'ibikoma, nta wigeze yagira impuhwe avuga turiya mubyeyi wabyaye nta wamugeze. Reka da ibyo kera nta byabagaho. Nanjye rero nipfukiranye n'agashuka n'umwana wanjye mu gatanda, ndagenda mpororokeramo, nahumeka nkumva umwuka wapi ntuzamuka. Bwarakeye mu gitondo wa mudamu rero aragenda, hari umukecuru nawe twakoranaga, aramubwira ati Serafina yabyaye, none umugabo nagiye kumureba yambwiye gutya na gutya. Uwo mukecuru amubwira ati reka da, ati nyine
indushyi nk'izo ndazimenyereye. Ati ubwo nyine umugabo yamwihakanya ati mu gitondo turajyana umwana mwibe 4,000 ari bwishyure CHK azabyiyondozemo agaruke ku iseta. Niko byagenze mu gitondo baje banzaniye akabido k'igikoma n'amandazi, ubwo baraza umwana baramuterura baravuga ati tugende igikoma kinywera inyuma CHK abaganga batadufata. Ubwo nuko vuga ngo igikoma nakinywereye n'amandazi nyuma ya CHK mu muhanda. Birangije rero turamanuka n'amaguru tujya gutega twegerane muri gare. Umugabo twamunyuzeho gutya yicaye ku ntebe arimo yizunguza ku ntebe gutya, bicara ku ntebe zifite agapine nyine bakabizunguza gutya. Twamuhiseho ntiyagize impuhwe zo kuvuga ngo ntiyagize impuhwe zo kuvuga ngo reka ndeba umwana. Twaramanutse nyine numva intimba mu mutima nyine mbura uko mbigenza, tujya muri gare turatega tugera mu rugo. Twageze mu rugo rero nyine ndikoca nyine nuko ubwo haciyemo iminsi 5 ndi kwibaza ngo uko nzajya kwandikisha umwana ubu nzamwita irihe zina. None ariko nkomeza kuvuga ati nzandikisha mwereke nde kuko ntawo kumwereka mfite. Ubwo rero mu minsi 5 yaraje, amaze kuza hari nka saa 7 nari ndyamye ngiye kumva numva uburi burakatse bukatse negura gutyo umutwe mbona niwe mpita mvuga naho ntimana ishimwe tiramuzanye. Ubwo numva ndanezerewe kumubona biranejeje cyane. Ubwo rero byarangiye hari abantu twari duturanye bahita binjira baza kumusuhuza, ubwo arangije ahita avuga. Ariko ubwo abantu dutanye bari bambwiye ese umugabo wawe azi ko wabyaye? Nireka baramwimuye bamujyanye mu Ruhengeri ntawe kibino hano. Mbabeshya gutyo kugira batamenya ibyanjye. Ubwo rero bamaze kwinjira baramusuhuza yangije ahita abwira ngo giye ngo najyaga nyura hano ngo nza kuhasuza ngo umuntu umwe ngo nitemberera niviriye ahantu ngo nabona umuntu ari hano mu mbuga ngo nkaza nkamusuza ngo ngahita nigendera. Ngo ubwo rero nari ngarutse n'undi kumusuza ngo nkuko nahanyuraga nkamusuza nigendera ngo none nsanze ari 2. Ngo ubwo se ngo byagenze gute? Noneho ubwo jewe bitewe na bya bindi atuwa nkora nese numva icyo ashatse kuvuga ariko kandi bo ntibasobanukiwe. Ubwo barasohotse nyine baragenda, noneho bamaze kugenda ubwo ngubwo mpita mubwira arangije ngo nditahiye rero ngo ubwo narinje kugusuhuza. Ndavuga nti none se basi kugiye utambwiye izina ry'umwana? Ati mbwiye izina ry'umwana. Ngo reka ngo jye simbyara ngo nta mwana ngira ngo nta n'umugore ngira. Ndamuga nti mbabura wakabyare ntimbwira izina ry'umwana basi. Ngumva ngo jye nakubwiye ko ntabyara nta mugore ngira nta n'umwana ngira. Ndamuga nti basi nk'ubutabazi nkuko ahura n'umuntu akagusaba ubutabazi basi nyibwirire tete none se ubundi umwana izina koko ndi umugore. Ubwo ngubwo arahaguruka agiye kugenda mba ndamufasha baranyiyatse. Ndavuga ati mbabura rwose ntuncike utambwiye izina ry'umwana ngo nzari kubwira ngarutse ntinzajya gukingiza ku wa mbere ngo uzamwite Hadija nti mu izina rya Yesu. Ubwo rero Hadija impamvu navuze ngo mu izina rya Yesu hari umugore w'umusazi w'umwisilamu usirikira mu mujyi kuva icyo gihe 95 twamusanzeyo na n'ubu aracyahari, wagendaga mu mujyi asirikirayo agenda afite ipaki y'itabi gutya, yagendaga afite intuzi ipaki n'iyindi iri ku munwa ashiraho agashyiraho. None havuze ngo nzamwite Hadija ndavuga nti mu izina rya Yesu ni Hadija w'umusazi, ahita yiruka arancika. Nuko ubwo amaze kuncika nyine ariko ubwo ndavuga ati kubera ko ari izina rivuye mu mugabo nyine ubwo ndarimwita. Ubwo mpita mvuga ngo ryarindi mwereke nde sinzarimwita. Ubwo rero nibwo nagiye ngiye gukingiza umwana ndavuga ngo ni Hadija. Ubwo ngubwo ikindi gihe aza kuzaza, none rero mu kuza ubwo yarazaga akambwira ati nta mafaranga ufite ngo njye kunywera, ati ntayo. None haje ndavuga wambabiriye ukambwira irindi zina ry'umwana ko wambwiye rimwe. Ngo ariko nakubwiye ko jye nta mugore ngira nta n'umwana ngira, ngo ibyo urabimbwira ngo jye byo ngibyo ubumbwira ni ibiki. Ndamubwira nti rwose pe ntimbabarira pe ntimbabarira ndakugurira. Noneho ubwo ngubwo arangije ahita avuga ngo uzamwite dusange. Ntidusange bivuze ikiza ngo uzamwite dusange abandi. Ubwo ahita yiruka. Noneho ubwo mu kujya kwandikisha umuntu wamurugaga abanza bari baturanye. Noneho mu kujya kwandikisha rero kuko twajyaga mu ntara, nagiye kwandikisha mu ntara. Noneho kubera ukuntu namukundaga cyane sinandikishije dusanga abandi ahubwo nandikishije dusanga urukundo. Nuko ubwo rero mwana mwandikisha dusanga urukundo Hadija. Ubwo nitwa mama Hadija gutyo ntago nigeze mba umwisilamu rwose, nabaho sindinjira no mu musigiti w'abisilamu. Nubwo buryo nubu ku izina ko yakari umwana w'imfura, izina ryanjye ni mama Hadija nibyo abantu bose bazi. Nuko ubwo rero ibyo byabayeho nyine. Noneho nsimbuke ngera ukuntu uwo mwana yabayeho. Igihe kiragiye baza kumwimura bamujyana ahantu bita Rurindo. Bamujyanye ahantu bita Rurindo, ubwo ngubwo babapanga kuri patrouille ya nijoro, hari igihe cy'abacengezi.
abandi agahita avuga ati gene mu ntegere rifuti njye kuzana amafaranga i Kigali tuzanywereje, bagahita bamutegera rifuti najya kona nkabona ngezeho aje kurara Kigali akavuga ati jewe twari tugiye kuri patrouille, ubwo rero abandi bansigariyeho ngomba kujyana amafaranga yo kuzabagura ko yako bansigariyeho, nkamuha amafaranga akagenda akajya kunywera. Noneho ubwo aza gusanga hari imirima y'amashu, arangije arambwira ati noneho uzaze nkwereka ahantu uzajya urangura amashu, njyayo. Noneho ngiyeyo nkajya ndangura imirima, ubwo mu kurangura najyagayo mushyiriye amafaranga bagomba kunywera, nuko cyakoze ikintu bankoreraga bansabiraga rifuti nzanira ayo mashu. Nuko ubwo rero yashira ngasubirayo, ubwo gusubira ariko nongera kubashyira amafaranga. Igihe cyaje kugera baramwema bamujyana aho biti Coko, ubwo n'amashu yari yarahunduye, bamujyanye aho biti Coko. Ubwo igihe kiragera ndavuga ngo reka njye kumusura, numva ndamukumbuye cyane by'intangarugero. Amahoro arabura. Amahoro arabura, maze kubura njya kumusura, ngiye nsanga bamujyanye ngaho biti Coko, kandi hari intambara. Urukundo rutuma umuntu atagira ubwenge koko. Ubwo rero barangije ambwira ati umugabo we bamujyanye Coko kandi ni mu bacengezi. Ndavuga nti ntago nataha ntamubonye, ngomba kujyayo. Nari mpetse uwo mwana, ndagenda hari ahantu hatera hari imisozi hari inshinge, ndagenda n'amaguru ngenda mpima ikire ko bakinangiye. Nagezeyo mu masaa 3 nkajya nurira umusozi ngenda afata inshinge sizijoro, mfata inshinge fatino zinyerera manuka shunguka n'umwana ngira gute. Kandi ubwo nicyagiye ni mu ntambara y'abacengeza abasirikare, umwe aryamye hano ndaryamye hano ndaryamye hano. Noneho rero ubwo ngubwo abasirikare bati yemu uravaho ukajyahe, havuga ati genda umugore wa Musema akorinje kumureba izi saha iki gihe mu ntambara y'abacengeza ubuse iyo tukurasa ari kubuziza iki. Ubwo bahita bafata banjyaniyo, nsanga bamupanze ku burinzi. Barangije avuga ati ko twabera twabonye umugore ukunda umugabo koko. Nuko ubwo buracya rero araza, amaze koza baramumpati mujyane umumarana iminsi birazagaruke. Ndamujyana mumarana iminsi 2 mu rugo arataha. Ubwo aragenda arongera biyo, igihe kiza kuzagera mbura amahoro gusinzira biranga, kurya biranga. Ndavuga ati uyu muntu baramurashe. Narongeye ndatega njyayo, ngiyeyo nkigera ahantu mu gasantre k'Icoko bahita bambwira ati wa mugabo we baramurashe. Ubwo mba nkubisamarira ati humura ariko ntacyo azaba. Ati none ari hehe? Ngo ari Kanombe. Nahise nsubira inyuma ndatega, ndavuga ngo ntago ndi bujye mu rugo ntamubonye, kubera ukuntu ntaryaga. Umwana nahambiraga umujishi hano, noneho hano nkagenda afashe gutya kuko sinashoboraga kujisha, ntaho umujishi wagombaga gufata. Kubera kumukunda, noneho ntanamubona nuko. Ubwo rero byarangiye ngeze i Kanombe, ndatega niviramo i Kanombe ku kibuga cy'indege, ndagenda ninjiramo. Ndavuga ati genda nje kureba umusirikare uri hano barashe umugabo wanjye. Bamurashe ryari? Ndavuga ati bambwiye ko hashize iminsi 3 nagiye kumureba nsanga baramurashe. Ubwo rero barambwira ati subira inyuma ngera utege, uragenda aho uviramo niho ku bitaro, hano ni ku kibuga cy'indege. Nasubiye inyuma rero ndongera ndatega, ndagenda ndazenguruka ibitaro byose, urabizi uko bingana. Narazengurutse ibyumba byose. Icyumba cyasigaye nicyo ninjiriyeho gutya kuri gate, ninjira nkomeza ngenda ndamubura. Maze kumubura biba bimaze kugeza mu masaa 12. Ndavuga ngo reka ntahe ejo nzongera ngaruke mushake. Ndaza ngiye gusohoka, umutima wambwa ngarika aha ntiwahinjiriye, ntago wahabajije. Mpita nsubira inyuma, mpita mbaza muri icyo cyumba, ndabaza ati nta muntu witwa Musema ko Jean de Dieu urwariyemo hano? Ubwo umusirikare umwe areguka arangije avuga ati iryo zina mba numva barivuga ati reba ku gitanda cyo hirya. Ndavuga ati ese ko nta muntu urimo? Ati arimo. Ati genda ukureho ishuka ngiye kureba nsanga umuntu yahororokeyemo. Nuko ubwo maze kumubona ndavuga ati Imana ishimwe ndiruhutsa. Nuko nkimara kumubona ko ntameze nkubitamariraho, nuko ariko ndavuga ati Imana ishimwe ubwo uri muzima. Naratashye rero bukenda garuka njya gushaka ba sarodo kwa fire bogosa, nzana umuntu umwogosha umusatsi wari waramwereyeho. Nuko ubwo ngubwo ndatangira nzana ibase, amazi yari yarabuze mu kigo, bakajya bajyana imodoka bakavoma, nkazana ibase tugategaho, nuko nkamwuhagira. Ubwo rero nukuvuga ngo bari baramurashe isasu hano rirahinguka rihita risohokera hano. Noneho ubwo nukuvuga ngo kwituma muri we ntago byapfaga kubaho. Angije ambwa ati ujye usakira amapapa ahiye cyane, avoka zihiye cyane, ibintu bishaka gutuma nituma. Ubwo nkora ibishoboka byose bibaho, nakoze ibintu byose bibaho bishoboka, nkajya muzanira buri kamwe kose. Noneho rero ubwo yaba amaze kurya bya bivoka n'ibipapayi, mu kwituma akituma bimutunge ngahita ntega amashyi akitumaho.
nuko ubwo nkajyana gutyo, ubwo yitumaga umwanda woroshye cyane, urumva ko yaradiyaraga nyine. Ubwo noneho ngahita ntega amashyi, ngahita njyana, ariko n'ubundi nubwo nteze amashyi n'ubundi yamashuka narindamiye n'ubundi nayo nyine umwanda ukayajyaho, bikansaba kujya gufura. Nuko abaseke bakajya bavuga ati ariko twabaho twabonye umugore ukunda umugabo, uwo ari kuduha umugore ukunda umugabo nk'uyu. Nuko ubwo rero kwa kugenda mugemurira mushyira ibintu, abasirikare bose bajyaga bambwira ati natwe uzatuzanire. Namurwarijemo amezi 6 aho mu bitaro. Nuko ubwo rero amafaranga aza kugera harashira, amaze gushira nkazajya mugemurira nk'iby'uyu munsi n'ejo, ejo nkajya gufata devise mu mujyi ngacuruza, kubera ko icyo gihe amafaranga yarariho. Ayo nungutse ejo nkongera nkagura ibindi nkajyana, noneho ubwo najyanaga ibintu byinshi kwa ko bose bari basigaye bantuma. Nuko ubwo rero igihe kiragereza kubona kangiriye impuhwe koko, mbona nawe azanye umutima w'impuhwe. Arangije arambwira ati se kubona bisigaye bikugora n'amafaranga agushiranye, basi wanyibye ukanjyana mu rugo ukaba ariho ndwariza bikakorohera. Naramuteruye mujyana mu rugo, ubwo ne namuguriye imbaga 2, mujyana mu rugo ari ku mbaga 2, mukorohaza gugendera ku mbaga imwe, ya yindi imwe nayaza kuyisiga, ya yindi imwe nayo yivaho asigara acumbagira, no gucumbagira biza kurangira. Ubwo rero aza kongera asubira mu gisirikare. Ariko muri icyo gihe akaba yaravugaga abasirikare bakamugata, abasirikare tujya duhemuka tukabimbwa pe, uyu mugore nuramuka umuhemukiye Imana izabikubaza. Nuko ubwo mukumuzana mu rugo rero, nawe akajya abibwira abaturanyi nyine, numva namusigaga mu rugo, noneho biba amahire na wa mwana najyaga ngenda mpetse musiga nkajya mumusigira. Akajya abwira abaturanyi ngumva ngo uyu mugore ngo yankoreye ibintu data na mama atari kunkorera, ngo na bene mama batari kunkorera, ngumva ngo nindamuka muhemukiye Imana izabimbaza. Ubwo rero ubwo tuvugana naramwinginze ngo anyereke iwabo, ntago yigeze ahanyereka ubusinzi wabo. Abana banjye 8 tubyaranye nta n'umwe uzi wabo. Nuko ubwo ndi mama ndani papa kuri buri kimwe cyose, ntago nzi uko umugore abyara ngahembwe, ntago nzi uko umugore abwira umugabo ngo ndatwite, kwa kundi umugore ajya kubisa akabwira umugabo ati ndumva ngiye kubyara, ibyo ntabyo nzi. Reka dati byose nashaka kubimubwira kuko ambwira ati genda umusore nta mugore njya nta n'umwana ngira, nta mwana wanjye muri abo bana 8 nta n'umwe yigeze agurira na bike ya senkani, nta n'uwo yigeze agurira ukweto, yaje kuba demobe, amafaranga ya demobe bamuhaga akagenda agaheruka agiye kuyafata akazagaruka ari ibisebe njya kuvuza. Ubuzima tububanamo gutyo. Yakize mwari mufite umwana? Twari dufite umwana umwe. Ako noneho muri kwa kumurwaza naje kuhasamira inda y'umwana wa 2. Kwa kumuzana mu rugo. Naje kuhasamira inda y'umwana wa 2, nuko uvuga ngo yasubiye mu kazi, ntwite inda y'umwana wa 2. Nuko ubwo iyo nda y'umwana wa 2 yo sasa naje kuyibya, noneho yaje kuzabwira abiwabo, arababwira ngo hari umukobwa ngo afite twabyaranye nateye inda. Barangije banga kubyemera. Noneho banzika kubyema bwose bw'amezi 6 na muntu wagize umugeraho ntawe nta n'ishuti ye nigeze mbona mu buzima. Nuko ubwo noneho rero aza ubwo igihe nje kubyara umwana wa 2 mubyaye ndi ku kiriri, arongera abwira abiwabo batuma aravuga ati nyamara mwarampinze, wa mukobwa twabyanye umwana umwe namuteye inda ya 2, ubu ngubu yabyaye wa 2. Barangije avuga ati ko uyu muntu watubwiye ngo afite umugore ngo yarabyaye, atireka tujye kureba. Ubwo wari mushikiwe aravuga ati reka genge kubarebera, ninsanga musema ko ari byo avuga ari byo ndaza mbabwire. Ubwo yaraje asanga ndi ku kiriri, mfite uwo mwana wa 2. Umugore ndamubona, urumva nari nishimiye kubona muramukazi wanjye umuntu muri famiye, ndamwakira mukora ibishoka byose bibaho. Arangije ubwo nyuma za kwicara, arangije ambwanga ariko mana ngo buryo umugabo mbwa nivamo umugabo koko, ni kubera ikize ngo musema kweri ngo niwe wamenye kwiteretera umukobwa, ngo hanyuma akamenya ko urugo rukeneye umunyu na peteroli. Atanga urugero ko umunyu na peteroli. Ndamuga ntese kubera iki? Ngo musema kweri ngo yari umusinzi ku musozi w'iwacu, ngo musema kweri yari yarananiranye ku musozi w'iwacu, ngo uretse ko tutabonaga ko yagira n'ubwenge bwo kwiteretera, ngo niyaza gusa nugira ubwenge bwo ko yavuga ngo agiye gutereta umukobwa, ngo nta mugeni yari kubona ku musozi w'iwacu. Yarasindaga kanywa inzoga mu rugo akatumenesha, akatwirukankana twese tukamena na mama, noneho zaza kumuryamisha zamucuramitse akaba aribwo tusodoka tukaza mu nzu. Ibyo rero kubera rwa rukundo sinabyumvise, nta nubwo nigeze mbyitaho, nabyumvise gutyo nyine bihita binjya mu mutima, ariko kuba navuga ngo mfate umwanzuro ntibyabaho, cyane ko yarakiri n'umusirikare. Nuko ubwo rero igihe cyaje kugera biba ngombwa ko bamudemobiliza. Nyine muri kwa kumudemobiliza araza ageze mu rugo, umva noneho mpita mbona ingeso
akaba wa mugabo ugenda akajya kunywa inzoga mu kabari, yarangiza ntiyishyure, barangiza ati ni muze umugore ajye kwishyura, najya kubona nkabona abagabo cyangwa abagore bitewe n'umunyakabari baraje, ati umugabo yanyweye inzoga twishyure, ngahita ndeba gutya mu bantu duturanye ko ntawe uri bubyumve, nkahita mbabwira ngo nangahe nkishyura. Nuko tuba muri ubwo buzima rero, abana mbarera gutyo ndera na se. Amafaranga y'agataro kera yari ariho kandi jya sinenzi kurya amafaranga. Nuko ubwo rero ariko nishyura inzoga mu kabari. Nuko ubwo rero icyambabazaga cyane yaragendaga agasinda, amara gusinda akaza agakubita inzugi z'abandi akazimenagura, ubwo naho nagasana inzugi z'abandi. Nuko ubwo rero hari igihe cyaje kugera ndabirambirwa, maze kubirambirwa ndavuga nti reka mukange njyewe nshaka inzu nimuke nse n'umutaye mu nzu ndeko yisubiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo nashakaga inzu ngo ngiye kwimuka, najyaga kwimuka kanyenda kavuga ngo none kari wowe ntunze nunta mu nzu urabona ndi bubeho gute. N'ubundi ubwo bikaba ngombwa ko nimuka hita nkurikira muri ya nzu, nta buryo n'ubu na bumwe bwo kumwinyagambura nari mfite. Nuko ubwo umugabo rero twabanyeho muri ubwo buryo, umwana wa kabiri nyine turamubyarana. Nuko inda ya gatatu yaje kuyintera ari iy'impanga. None hayintera ubwo bari baramwimuriye ibyumba, azaje gushaka amafaranga ahita ntera inda, aje gufata amafaranga yo kunywera nyine kwanza avuye aho ngaho bari barabimuze. Nuko noneho aje ahita ntera inda, ariko yarabiguteguje. Yari yarabinteguje. Nta nubwo nigeraga mbitekerezaho cyane, ibyo mbitekerejeho ubu ngubu nibwo bije. Ubundi ukize inkuba arayiganira, ubu mba numva nyine ubu ndatuza akanwa nkabivuga, ariko ubundi byabaga mu mutima wanjye. Nuko ubwo rero nibwo yaje kuza ntera inda y'uwo mwana. Abo bana antera inda y'impanga, wa wundi afite amezi 5. Nkimara kumenya ko ntwite ndamucutsa, aza kuza kugaruka umwana ndi kumucutsa, aje n'ubundi gufata amafaranga. Ibyo bihe byo bari barabimuriye ibyumba. None hagaruka ruje gufata amafaranga, aza ndi gucutsa umwana. Ntago nari bwakamenye ko umuntu wateka icyayi cyangwa igikoma ukakiraza muri teremusi mu cyimbo cyo guha umwana ibere, wenda ukaba waza kumuhoreza igikoma ukamuha. Umwana ubwo akarararira, noneho umwana ndi kumuzembagiza. Icyo gihe yari yaje umwana ndamuzembagiza, ibitotsi biraza, bimaze kuza ndagenda nubika umutwe, ndunama nubika umutwe ku buri mwana nkajya muzembagiza gutya nubitse umutwe. Ngiye kumva numva arambwiye ngo zana icyo cyana. Akimara kuvuga ngo zana icyo cyana, nibaza ko agiye kumbwira ngo zana mukwakire wenda nawe uryama uruhuga. Angije ambwira ngo zana icyo cyana ngikubita umutwe umeneka ngo buke bajya kugihamba Kimisagara. Mpita numva ndababaye, agahinda karanyica nyine, ariko numva mbuze uko mbigenza. Ubwo mpita nongera umwana ndamuhaguruka ndajya kumuzembagiza hirya muvana impande ye, kuko ubwo arimo ararira iruhande. Nuko ubwo rero ntangira kwibaza se uyu n'umugabo nashatse ni inyamaswa ni iki. Nuko ubwo rero byarangiye umugabo dukomeje kubana gutyo, igihe kiragera abademobe. Amaze kuba demobe, bwa mbere babahaye ibiryo, bamaze kubaha ibiryo abaragiye birya arabigurishije, ntiyagira yageze mu rugo nyuma y'iminsi 3 agaruka mbwa ngo nyine ngo narabigurishije ndanywera ndayamara, ndatuza ndamwihorera. Igihe kiragera rero aza kuzambwira ngo hari ikibanza ngo kiri ku Gitega ngo kigisigara ngo mu bibanza bahaye abanyamurenge, niba ari abanyamurenge babihaye. Aravuga ngo none bamubwiye ngo abagurire ngo icyo kibanza ngo bakimuhe. Muha amafaranga bwa mbere, aragenda baranywa. Araza ndamubwira se bakikweretse ngo hoya, ngo bambwiye ko bazakinyereka ngo iki gihe niki. Igihe kiragenda mubwire se wagiye ukababaza ko bakikwereka. Ati ntago nagenda ntabaguriye, bagomba kukinyeka mbaguriye mbahandi. Ubwo amafaranga yaje kujya mu 80. Bigeze muri 80 ndamugati rero aya mafaranga naya mbere na nyuma nguhaye, amafaranga urayafata ukagenda mukayanywera, bikarangira batakikweretse, nakagombye kuba naragiye nkagura amahandi. None rero nta yandi mafaranga ngomba kuguha. Yaragiye aravuga ati noneho mukinyereke, niba ari nabyo hari sinanabizi kuko sinagezeyo. Arambwira ati ikibanza bakinyeretse. Noneho ndamugati noneho reka nshaka abayede kugira ngo ikibanza duhite tugifata, mujyana ugenda uhabereke bagisize kugira ngo tube tugifashe. Ubwo baragiye nanjye njya kwikorera agataro. Ubwo ntashye arangije arambwira
ngo ubwo urazi byatubayeho ngo abayede ngo bagezemo ngo igihe batangiye gutera amapiki ngo basize ngo umuntu ngo aturukana isuka ruguru, niba ari isuka iba ari ipiki ngo aza yirukanka ngo abatuka babwira ngo nimumvire mu kibanza ngo duhita twiruka. Sinari narahageze rero, niba ari byo niba yarambeshye ntago mbizi. Ubwo mpita numva umubabaro, ndeba ayo mafaranga 80 hagendeye nta kintu aguzwe. Ubwo urumva nyuma nyine naje kubyara za mpanga nyine kuri wa mwana yambwiye ngo muzana mukubita umutwe umeneke. Naje kubyara za mpanga nzibyarira amezi 7, sinari naripimishije, mbabyarira amezi 7, wa wundi yujuje amezi 11. Ubwo mbangeza abana 4 b'impinja. Ubwo ubuzima bwarushijeho kuba bubi rero nuko. Ubwo umugabo igihe cyaje kugereza kuba demobe, amaze kuba demobe ubuzima noneho buba bubi, mba mbonye yanzange soza akaba ari wa muntu nyine ugenda ujya kunywa inzoga karangiza kaza yabihindanyije, ngafata imyenda nkafura, kaza kubita inzugi zanda kazimena nkongera nkazikoresha. Igihe kigeze rero ndica ndavuga ati rero nta mugabo mfite. Umugabo yanze kunyereka iwabo, umugabo ingeso ze nizo kunsahura gusa, nta handi hantu yangeza aba bana. Uburyo navuye iwacu ndabizi, mpfuye ntaho bajya, nta shingiro, nta wabo wa se, nta wabo wa nyina. Ndavuga ngo reka nshyire ubwenge ku gihe, noneho nshakaho gushyira abantu. Ubwo amafaranga natangiye kujya, hari imishinga yaje kuza ya Ordre niba ari mpuzamashirahamwe yadutse rero turi Abanyagataro batwigisha kwizigama. Ubwo rero turizigama, tumaze kwizigama amafaranga naje gufatamo nza kuzagenda mpitanyagura ikibanza Igikondo. Noneho mu kujya kugura ikibanza namubwiye ati rero ngiye kugura ikibanza, ngwino tujyane nkikwandikeho. Ngo reka ngo genda ugure wowe ugurira abana bawe, ngo gendwe ngo bazaguhamagara imayiti inzoga zantuye ku gasi. Nuko numva ndababaye ndarandikurira ngo ngiye kugura ikibanza nkiyandikeho koko mfite umugabo. Ndagenda. Ubwo igihe cyaje kugera nyine bamudemubirije mu 2000 muri 2001 babonye akazi k'ubugari 5 ajya gukora mu isoko rya Biryogo. Agiye gukora mu isoko rya Biryogo ubwo ntiyongeye kugaruka mu rugo kuko bahabonaga amafaranga. Hari ibintu bajyaga bafata by'ibifroderi bidasoreye bakajya kubishyira mu isoko rya Biryogo, nabo rero bakabyiba ngo bakabigurisha. Noneho hanaparikagamo n'imodoka zikabishyura, hagaparikamo na moto zikabishyura. Noneho rero buri munsi bakaba bafite amafaranga. Noneho abo bakoranaga bo amafaranga bayakoresha ibikorwa, noneho we amafaranga akajya yanywera. Nuko ubwo rero naje ntiyongeye kugaruka mu rugo, bahise bafata akazu mu isoko rya Biryogo babamo. Nuko ubwo rero muri kwa kugura ikibanza mubwiye ngo aze tujye kugura ikibanza aranga. Maze kwanga ndagenda ndarandikurira mvuga ngo ngiye kwiyandikaho ikibanza nkaho ndi umugore utagira umugabo. Nuko buracya mu gitondo umutima wambwa ngo genda umubwire ko uri bumugurira inzoga aguherekeze. Noneho ndagenda munyuraho kuko urumva akoraga mu isoko rya Biryogo ari Igikondo ngiye kugura ikibanza. Ndamubwira ati ngwino tugende ndakugurira inzoga. Arangije ati ubwo ribonguriye Mitsingi bwo reka tugende nguherekeze, ariko nabwo ndagusinyira mu bagabo. Ubwo twaramanutse njye navuga nti Imana ishimwe. Turagenda barapima, bamaze gupima ati ninde ugura, nti ni Musema ko Jean de Dieu. Ngo reka ngumva ngo kuva ejo naraguhakaniye ngo ibyo ntibindeba, ngo nakubwiye ko jewe ngo inzoga zizantura ku gase bakaguhamagara imayiti, ngo ibyo ntago bindeba. Abandi bati none se twandike nde? Ngo dore ngo nimwandike mureke ndere Serafine. Ubwo none harangije ahubwo giye mubanze munyandike, genda musinyira mu bagabo ampereza inzoga zanjye nigendere. Ubwo bahise bamwandika hasi aho bandika abagabo. Arangije ati hitumereza amafaranga yanjye y'inzoga. Ubwo ari yazanye n'undi mugabo nawe warindara nkawe. Ubwo mpita mbahereza 2000 bariruka. Noneho dusigara twandika. Numva ndasebye mu bantu, numva kugura icyanza nkiyandikaho, numva mbese numva ransebeje nyine mbifata gutyo. Ubwo yaragiye. Ubwo naratashye ngeze ku Gitega, ku murenge wa Gitega, mpahurira n'umuhungu w'iwacu, umusore w'iwacu, ngira ngo mama mubereye muka data. None hatesura Kigali tiyego se we nawe tiyego, ati ntimvuye kugura ikibanza Gikondo ntariko sinzi ko nzacyubaka. Arangije ambwa tuzacyubaka, ati dore ukuntu ugiye kuzacyubaka, shaka y'amatafari nanjye ubu ndangije kwiga kubufundi. Ubwo twari tujyanye abana 5. Arambwira ati genda wiyandikisha dusezerane. Ubwo twasezeranye muri Ruhurura. Nuko ubwo rero umugabo
icyo gihe nibwo nagiye kumushaka mubwira ngo naze ajye kureba aho nubatse ntiyaza. Ikindi gihe kiza kuzagera mutima urangije wambwira ati genda hari ku cyumweru urangura ucuruze, twazindukaga kare saa 10 tukarangura tukaranguza, haba ku cyumweru ugahita utaha, yaba ari indi mibyizi ukarangura ibyo wiri gucuruza, ariko mu gitondo wabanje kuyacuruza. Ubwo rero mu gitondo twarazindukaga tugacuruza kubera ko tutagombaga gukora ku cyumweru, utashakaga gukora yacuruzaga mu gitondo. Ndagenda ncuruza mu gitondo mpita njya mu biryo, ndavuga nti uyu mugabo ngiye kumutahana ajye kureba inzu nubatse. Naragiye nsanga yasinze warage, hari umugore wabazaniraga ijerekani ya warage kuri 15 no kuri 30 azana ijerekani ya warage. Nuko batunzwe n'izo warage bakajya banahaha uwo mugore akabatekera. Ndagenda rero ngiye nsanga yasinze yaboze. Arangije aravuga ati nta mafaranga afite ati cyakoze bufaranga nahembwe nsiganye 5,000 ati ayahereza umugore ngo ajye kungura fanta. Ndamuga ati ntago naje gushaka fanta, niwe naje gushaka. Ati reka noneho umugabo babanaga ngo umushaka sengo uyu nguyu mupfaniki. Ndamuga ati uyu ni umugabo wanjye twarabyaranye mufite uburenganzira 100%. Wa mugore nawe ati reka ubuse wamukurahuraho namudutwara bikemera. Nuko ndavuga ati mva ati noneho rero niba ari uko bimeze nanjye ndahava muzanye. Ubwo umugabo ndamufata ndamubwira ati revayo dutahe ujye no kureba n'abana baragukumbuye nanjye ubwanjye ndagukumbuye. Ubwo wabagabo bakamufata bamubuza kuzana wa mugore, nanjye nkamufata musohora mubwira ati naze dutahe ajye kureba abana baramubuze, nanjye ubwanjye naramubuze naze dutahe. Ubwo rero isoko rituremera abantu barangije avuga ati ariko uyu mugore ari mukuri nubwo muri kumuhohotera yaje gushaka umugabo we. Uyu mugabo ntitwe tuzi kanafite umugore, twe tuzi kari ikirara cyaho birirwa. Ubwo bo bari abanyesoko. Ati none rero ubwo afite umugabo afite n'abana tubundi se umugore umugabo amarukweza akamara 2 ataragera mu rugo yubatse. Nuko kubera ubwinshi bw'abantu rero abantu barangije avuga ati mureke umugore atwara umugabo we. Ubwo umugabo namujyanye ko akatabashaga kugenda nkagenda sunika, yajya kugwa nkonyanga atangira aha, yajya kugwa nkonyanga atangira aha. Umugabo mujyana gutyo mugeza mu rugo. Nuko mugejeje mu rugo rero ubwo araryama. Ubwo mu gicuku akangutse arangije ati ati mama ati unageze hano gute? Ndamuga ati nijya waje kukwizanira. Arangije aravuga ati mana yanjye tese nge none arangije ngo mama Hadija yiyubakiye inzu. Ubwo noneho ari rundi rujambo yakurikijeho nyine ntabasha kuvuga. None harangije ngo ariko reka nkubwire ngo nakubereye imbwa, ngo nakubereye imbwa, ngo reka nkubwire ngo nture kuntu wiyubakiye inzu ari akaboko kawe, ngo amafaranga dukorera hariya mu biryogo. Ubwo nibwo buryo namenye amafaranga bakorera. Ngo hariya mu biryogo bahazana ibintu ngo by'ibiforoderi bafashe, ngo tukabyiba tukabigurisha, ngo imodoka ziraza zigaparika zikatwishyura, moto zikaza zigaparika zikatwishyura. Mu gitondo bamwe baba badafite parikingi mu ngo. Mu gitondo ku buryo mfite amafaranga make abari nka 15 kandi hari n'abatwishyura ku kwezi. Noneho n'ibintu twiba tukabigurisha. Atabo dukorana bamwe baguze ibyuma bisya, abandi bapanze amabotike, abandi baguze amasambi wabo. Atariko jewe nijye utarageze icyo nyamaza. Arangije avuga tumva ati guheru ngiye kwihangana nanjye nihagararaho nkugura imodoka y'umucanga. Nuko kubera yuko nta kiwe nari menyereye, icyo nashakaga yari we gusa. Ntago nabihaye agaciro kuko urumva imyaka ingana gutyo mu bana bane twe dufitanye nta kintu mubonaho. Nari narabyakiriye nyine mbifata uko kuko ari yaranabinsezeranyije. Ubwo rero nigira buracya nyine aragenda nanjye nigira gucuruza. Noneho aho ntahiye koko mpita nsanga ameneye imodoka y'umucanga. Numva biranejeje. Nabaho numva biranejeje, numva mana yanjye sinzi numvise hari ari nka miliyoni yasutse aho ngaho. Ubwo umucanga rero naraho twaje nkwinjiza mu rugo. Noneho ubwo ndwana no kujya mbona amafaranga ngashaka umufundi. No kuvuga ngo mu nzu zose ntubatse nta muyede nashakaga. Ubwo no kuvuga ngo niba narashakaga abafundi 2 cyangwa 3 narabyukaga saa 8 ngaponda, naraguze na sima ngaponda bakaza kuza naponze. Noneho nkajya mbahereza. Ubwo bikagera ku manywa bya bipondero byenda gushira nongera guponda iyo baza kurangirizaho. Nuko ubw'inzu nyitera umucanga nayiteje imbere n'inyuma niwe wawuzanye. Numva biranejeje, numva noneho rwose mbaye umugore w'umugabo. Nuko ubwo rero nuko kuvuga ngo ubuzima bwaje kugera hagataro baza kugahagarika. Agataro baje kugahagarika nza guhura n'ubuzima bubi, ariho nahuriye n'amateka akomeye cyane. Noneho
agataro baragahagarika, bamaze kugahagarika mbura epfo mbura haruguru birancanga. Ubwo noneho ntangira kujya njya gusaba ibiraka byo gufura, ibiraka byo guhinga. Ubu nafuriye abantu, umva nta kazi ntakoze. Noneho rero ubwo ninjira mu bihe byo kubura ibyo kurya. Naba ngiye guca inshuro, Theo hari indirimbo yaririmbye ngo ujya guca inshuro ngo bakaguha intica ntikize wayiruhiye wayimeneye amaraso. Ni ukuvuga ngo najyaga guca inshuro, nareba imyenda nafuze, nareba n'amafaranga bampaye atarenze 700. Nyine navunitse nafuze hano nashishutse, nageragaho mfura amaraso akagenda amanukira mu myenda. Umugongo najya kunamuka nkumva ni nk'igiti, bakampemba amafaranga 700. Noneho nkareba mu bana 6 nanjye na se icyo ndi buyakoze, nkagenda nkaguramo ifu y'ibigori yaguraga 200. Nkavuga ngo reka nyende nguramo ifu y'ibigori, hari n'agasukari bitaga sukari guru, nkagura agasukari nkashyiramo. Noneho nkajya gutoragura ibifuka ibikamambiri, nkacukura 2 gisa gutya munsi y'inzu, nkazajya bari byo ntekesha cya gikoma. Twinjira muri ubwo buzima. Noneho igihe kikagera na ya nshuro nkayibura. Hari umudamu wari inshuti yanjye wabaga mu Gashyekero, ndamugati nyabona uzajye umpa ibivuzo. Ubwo ngatuma umwana cyangwa nkigira yakansukira ibivuzo mu kabido, rimwe na rimwe agashyiramo igice cy'ubushera n'igice cy'ibivuzo. Ubwo nkabizana tugashyiraho umugabo igikombe, umwana igikombe, umwana igikombe, tugashima Imana. Nuko ubwo buzima mbubamo uwo mudamu antungisha ibivuzo. Ubwo naba nagiye guca inshuro nabona kubera ukuntu yabaga itari buduhaze, nkaguramo icyo gikoma. Inda natwaye y'umwana w'umuhungu yatwatunzwe n'igikoma, ndinda nyibyara. Ndibuka iyo nda natwariye, noneho nabaho natwariye irindazi. Hari amandazi yigeze kuza yaduka, bayita ngo n'amandazi yo ku modoka, yari yiburungushiye ameze nk'agadenesi. Ayo mandazi yaje agura 200. Noneho iyo nda intwari ziryo rindazi n'isuka n'icyayi cya mukaru gikoze isukari. Noneho ndavuga ati Imana izamfashe nzabona ikiraka, mbone uburyo nasaguraho 300, ngura irindazi rya 200, ngura agasukari ka senkani n'amajyane ya senkani. Narinze mbyara ntarabona uburyo bwo kwideplasa ngo mbona ayo 300. Mbyarira muri uwo mubabaro wo kuba ndenze mbyara ntarabona iryo rindazi n'icyayi cya mukaru gikoze, kandi nari mfite umugabo kandi yari afite akazi. Nuko ubwo rero garacyama muri bwa buzima n'ubundi. Oya, ubu ngubu ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine. Yego. Ubwo rero igihe cyaje kugera nyine iyo kampani za no gusenyuka. Imaze gusenyuka nyine aza kubona akazi, haza kuza bamuha akazi ko ku nkingi k'ubuzamu, aza gukora ubuzamu. Nuko ubwo rero ni ukuvuga ngo ntago nigeraga ndarikira amafaranga ye, icyo nararikiraga niwe nararikiraga gusa, nabwo kumubona bikambera ibibazo. Nuko ubwo rero none ni ukuvuga ngo noneho no gutwara izo nda zindi z'inyuma, ni ukuvuga ngo iyo byabaga ari ngombwa ko nsama, burya Imana igushyira mu isi gohe n'umubare w'abantu uzabyara. Nubwo bamwe tuvuga ngo dushobora kwirwanirira ngo za Onapo n'ibiki byose, njyewe ikibazo ntago nashaka kujya muri Onapo kuko ntago nabonanaga nawe. Mu kubonana nawe byasaga kujya kumuhiga, nkasaba kumugurira, namugurira kaza tukabonana agahita ntera inda. Ubwo tukazongera kubonana ikindi gihe n'ubundi nabwo ngiye kumushaka. Nkazongera kumushaka nyine binsaba ko nongera gusama. Nubwo buryo nabyaranyemo nawe abo bana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo igihe cyarageze, icyo gihe cyo gutungwa n'igikoma, nza kubona umuntu twari duturanye watekaga amasambusa, arangije arambwira tuzajya uza nguha isosi. Urabona ko inyama bateka mu masambusa barateka bagatogosa bakazibiza bakazikuramo hagasigara isosi. Ubwo noneho uwo muntu aza kumpa isosi, najya guca inshuro ubwo ngubwo n'ubundi naba nabonye udufaranga. Hari ubugari twatekaga batwitaga ngo Inyange, bari barabubatije ngo ni Inyange, ariko bwari umukara tsiritsiri. Ubwo rero ubwo bugari nibwo bwantunze n'umuryango, n'ubundi naba nabuguze, umwana akajyana akaduba akajya kuzana ya sose tukayishyushya, noneho tukajya dukozamo bwa bugari. Noneho ubwo igihe kiza kugera, ubwo niko kandi ndi gutekesha bya bikweto n'ibifuka. Hari ahantu hari isoko ry'amakara, munsi y'isoko ry'amakara
abantu badefirizaga hariya kuri Nyenyeri bajyaga bafata ibicupa bakuyemo za ntuze za produit bakajya kubimena hariya munsi y'isoko ry'amakara mu ishyamba. Nafataga abana n'imifuka nijoro tukajya kubitora nka 3 z'ijoro nkabishyira mu rugo. Noneho nkavuga ati ninjya guca inshuro ndabafite icyo nza kubitekesha. Ubwo rero no kuvuga ngo iyo naguraga bwa bugari n'ubundi ndabutekaga nabuteka tugashyushya ya sauce tukarya. Nuko tubaho muri ubwo buzima igihe kinini cyane. Nuko ubwo rero igihe kiza kugera nkazajya mbyuka noneho nta nubwo najyaga nsinzira. Igihe cyarageze umugabo nkajya mwandikira impapuro nkazimushyira nkamubwira ati koko mugabo nkunda, mugabo nashatse nkeneye kubaka, wambabariye ukanyemera tukubaka koko. Aba bana karige nawe muryango bafite ko wanze kunyereka iwabo ko nta mwene wanyu bazi. Mu kazi nongeye no kugaruka. Ntabwo yongeye kugaruka yagiye. Ntiwanamubaje se mutuye mu rugo nihe? Ubwo nyine no kuvuga yarambwiye ngo iwabo ni Kibungo, ariko ubundi yari yaranampishe. Namubazaga se wanyu ngo ni Kibungo no ku Kibuye. Nuko yambwiraga, ariko muramukazi wanjye aho yaje kuzira niwe wambwiye ngo iwabo ni Kibungo. Nuko ubwo rero urumva ntiyongeye no kugaruka, ariko muri bwa buryo ubwo sinakubwiye ukuntu umugabo yaje kunyita intera hamwe akajya avuga ngo ndi intera hamwe. Byaturutse ku kibyagenze gute? Ni ukuvuga ngo iyo namubwiraga ati wambabariye mugabo mwiza, mugabo nashatse, hari n'uturimbo najyaga muririmbira nkamubwira wambara ukanyemera tukubaka. Koko turirimba arakarimbo najyaga nkunda kumuririmbira. None nkamubwira akaririmbo kavuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ngo gukunda utagukunda bikwicira ubuzima. Noneho nananutse kwa kumukunda atankunda. Gukunda utagukunda bikwicira ubuzima. Indirimbo nizi mpara. Nutwakera utwo. Nutwakera. Ubwo rero ako karimbo najyaga nkamuririmbira nkagenda yaba yaje, kuko ubwo urumva icyo gihe bakimara kumwirukana kuri ako kazi akabona ko ku nkingi k'izamu urumva yarazaga mu rugo akirirwa mu rugo. Noneho rero nangiza nkamuririmbira nkamuga koko wambabariye mugabo nkunda, mugabo nashatse nkeneye kubaka, je nawe kari twebwe abana muryango bareba, wambabariye ibyo urimo kabivamo ukanyemera tukubaka. Ngo mfa imbere wantera hamwe wagakika akagira udututsi two ku babyeyi. Yagiye ntuko udututsi twinshi two ku babyeyi, udututsi uziko two mubyeyi nta gatutsi atantukaga kandi ku manywa y'ihango. Abana bumva. Ubwo rero akagenda nyine akantuka akambwira ngo mve imbere wantera hamwe we, agira ingengabitekerezo zimwe ziteye ubwo rero umva namura mu kazi wanjye kuza ntagaruke uko biri natekereje ko ari ya ngengabitekerezo yabakurikiranye sinzi, kuko n'amaginga ya kugira ngo umuntu aba afite famiye haye kujya n'umuntu wajyana niwe ngo avuga ati byibuze musema ko yabyaye abana twokenera byibuze ngo abe bana avuga ati tubarebe no kwisura. Nuko ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe namurembaga uturirimbo yarangiza akankubita nk'umugere wo mu gatuza nari mupfukamye imbere nkabarara hariya, narangiza noneho nkageraho nkajya mwandikira impapuro musaba imbabazi ngo yambabare akanyemera tukubaka. Za mpapuro nazimuha, ubwo urumva mu kumwandikira impapuro nuko yangaga ko tuvugana ngo tuvugane gutya tuganire amaso ku maso. Noneho ntigamiye yo kujya mwandikira impapuro nazimwandikira, rero igihe nzimuhereje yajya gusoma gutya ngo gakikanyo kose ngo tumva imbere wantera hamwe ibipapuro agahita bifata akabishwanyaguza akabinjugunyira. Nuko agahinda kakanyica nyine nkabura uko mbigenza. Ubwo mba muri ubwo buzima, akagenda akanywa agasinda akaza yirukanka akaza wantera hamwe biki n'ibiki byinshi. Ubwo nkiruka yari yarambwiye ati wowe nzagusengereza, nzakubuza amahoro, nzagutesha umutwe kugeza ubwo uzicwa n'agahinda ukajya muri Nyabarongo. Nyabarongo yareba intimba n'umubaro n'agahinda ufite ikakwanga ukagaruka nkongera nkakuzengereza. Nuko ku buryo igihe cyarageze mfata umwana mutuma ikinini cy'imbeba ngo akinzanire nkinywe mpfe birangire. Ubwo umwana bahurira mu muryango akizanye ahita mwambura cya kinini cy'imbeba. Nuko ubwo rero no kuvuga ngo iyo yazaga akaza ndi mu rugo yaturukaga iriya ntuka nk'abantu batuye ruguru bagahita batuma nk'umwana ngo genda wiruka ngubwire mama Hadija ave mu nzira ngo papa Hadija yaje. Noneho ubwo agaturuka iriya ntuka bya bitutsi ngo ndi ntera hamwe n'ubututsi bwo kuri mama. Ubwo yaturuka iriya ngahita niruka. Ubwo nkagenda nkahagara nkaho hakurya ku muhanda, yarangiza agasoka hanze ngo wantera hamwe we biki n'ibiki nyine ibitutsi bibi byo ku babyeyi. Nuko ubwo rero yari yambwiye ati wowe ntaho wandega
nta n'uwakumva ikirego cyawe, umva nzagutesha umutwe nzakuzengereza bitewe nuko nta hantu ushaka kujya kurega. Yari yarambitsemo ubwoba rero nta hantu nashaka kumurega na hamwe. Nuko ubwo rero igihe cyaje kugera mbisimbuke nze kugeraho yansutseho amazi yabize. Ubwo igihe cyaje kugera njya guca inshuro, ngiye guca inshuro ndayibura. Maze kuyibura hakaba hari muramukazi wanjye wari waraje kunsura anzanira ikiro cy'amasaka. Ibaze nawe umuntu ugusuye akakuzanira ikiro cy'amasaka ne wumva ubwo buzima bwe y'amakoma. None hakinzaniye nkibika hariya ndavuga nti Imana ni nk'ubushobozi nzashakiraho ibiro 4 bibe 5 njye kubisheshamo igikoma cy'abana. Umwaka warenze urangira nyine ntaragura ibya biro 4 ngo mbyongereho bibe 5 njye kubishesha. Noneho ngiye guca inshuro ndayibura, maze kuyibura amanuka mvuga ntabana banjye koko ndabahiki. Mpita nibuka cya kiro cy'amasaka kiri mu rugo kimaze umwaka. Noneho umutima uhita umbwira ati tugende ufate isekuru gisekure, nawe mfite isekuru. Numara kugisekura uze ugitekemo igikoma ugiha abana. Naragiye ngiye kukireba n'ubundi nsanga imungu yarakinsekuriye. Nuko ubwo sanga ni ibintu by'ibifu n'ibishishwa by'amasaka, harimo n'udusimba nyine ziriya mungu, ariko burya nta cyica umutindi. Narabifashe mbeshyira mu isako ndavuga ngo reka nongere nsekure, noneho mpfe gukoroga gutya nshyire mu mazi mpereza abana. Ubwo narabifashe mfata bya bintu ze nshyiraho amazi ndasekura. Noneho igihe ndi gusekura ngiye kumva numva turutse ruguru ngo mama hadica agakikanyoko ngo antera hamwe we ngo mwaratwishe mwaratumaze. Nuko ubwo turutse iriya mpita nirukanka n'umuhini mu ntoki, araza yinjira mu nzu. Yinjiye mu nzu ndavuga nti Imana yanjye we ntaje kuntesha gutekera abana igikoma, abana nanjye bagiye kwirirwa ubusa. Ubwo urumva nayandi yo kugura yafu y'ibigori nari nayabuze. Noneho yinjira mu nzu akuramo inkweto, ahita yongera afata umuhoro aragaruka. Agarutse bareba n'abantu bose bahuriye n'abaturanyi. Noneho afashe umuhoro aje ndiruka, n'ubundi nirukaga ubwo nafataga umuhini mu ntoki nkiruka nkufite. Nagera hariya ubwo haraho nageraga ntaharenge, hari umuhanda duturiyo nawambukaga ntiyawurengaga, ahubwo ahitaga agaruka agahita asenya bya bindi nubatse. Noneho ubwo asubira mu nzu, asubiye mu nzu ndagaruka ndasekwa vuba mvuga ngo nze mpite mbikoroga mpite nshyira mu mazi. Noneho yakuma sekwa agahita agaruka. Byabaye inshuro 3 niruka. Ku bwa 4 noneho abantu baravuga ati noneho ushobora kwiruka ugatsikira uriya muhoro akawugutemesha. Bwira umwana yinjire mu nzu gahoro gahoro, nusanga uriya muhoro yawurambitse hasi umwana ahita wuzana mujye kuwuhisha. Umwana wanjye w'imfura wa wundi witwa Hadija niwe wagiye buhoro buhoro asanga umuhoro yawurambitse hasi. Ubwo kuwurambika hasi kandi bwabaga ari mu nzu arimo ntuko ubututsi bubi bwose, umwana ahita afata umuhoro ahita awusohokana, bahita bawujyana ruguru ku muturanyi. Noneho ubwo ndagaruka ndasekura vuba ndavuga ntubwo umuhoro uvuyemo nta kibazo. Noneho mu gusekura yarongera badutse arebye wa muhoro arawubura, awubuze arasohoka. Noneho amaze gusohoka ubwo nirutse ahita afata yasekura ahita yinkurikiza yirenza urugo ahita bimena. Amaze kubimena ubwo nahise nifata gutya ndavuga nti Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru we ntanyirije abantu gusa koko ndabigenzane. Ubwo noneho arangije mpita mfata yasekura, urumva yari yabimennye, ndazanye tereka mu rugo. Amazi ubwo urumva yari yabize, mpita mvuga ngo reka amazi nyafate nyasuke mu kabido tuzayamwe kuko twavomaga ibinamba nta marobine twari dufite. Noneho mfata akabido mvuga ngo ngiye kuyasukamo kubera noneho igihe nicaye ngiye kuyasukamo aza yiruka. None haje umutima wambwa atese ubundi ko nta muhora afite ko ibintu byose wabikuye mu nzu. Noneho ndavuga ati nta cyaza, ariko ndi mutima wambwa ati hoya atataza agashaka ko murwanira kuri aya mazi akabatwika. Ubwo ariko mbitekereza yangezeho ndahaguruka ngo niruke, igihe nizo ahita aterura ya safuriya ahita yinkurikiza ahita ntwika hano hose. Ubwo mpita mvuza induru imyenda yose hano hose ndashya. Nuko ubu hano harimo inkovu inyuma, hano inyuma iyo harimo inkovu, hari mu 2003 2004. Nta buyobozi bwabaga icyo gihe bureberera bati nyine mu kigeragezo nyine niko bigenda. Iyo urugamba ruhari nta kintu gishaka kuburukuraho rutararangira. Abayobozi barahabaga barambwiraga ngo bamukorere dosiye nkanga kubera kwa kumukunda. Barangiza ugasanga bari kuntuka wagicucuwe cy'umugore kitagira ubwenge waretse niba ari uburozi yakuroze wazaje tukajya kukuvuza.
uno mugabo tukamukora dosiye hari nyumba kumi w'umugore twari duturanya bitaga Françoise arasara ntukarambwa ati wagicucuwe cy'umugore niba ari uburozi uyu mugabo yakuroze wasavuze bakajya kukuvuza waretse uyu mugabo tukamukora dosiye bagahita mu mana ntihoya numvaga ntashaka ko none iyo bavugaga ngo kumufunga aho nahitaga numva umutima undiye ubwo mugabo rero asukaho amazi ubwo bushye nabo rwa amezi 2 ese ni ngombwa ngo byemere ni ngombwa ngo wemere ngo bamukorere dosiye none se ntago uzi yuko umugabo ashaka kujya gufungura umugore ugahita ujya no kumusabira imbabazi bakamufungura ubu uraza abagore benshi barenganiye mu ngo hari abagore benshi cyane barenganiye mu ngo kandi noneho burya abagabo banakubikamo ubwoba guhishe ntaririrwa ubwo rero nuko nguko ubuzima nabubayemo mba muri ubwo abagutwitse ugiye kwa muganga ntago nagiye kwa muganga wapfiriye muri Yesu narwariye mu nzu nyine hari ibintu Imana igikora hari igihe ikugira ukuntu hari igihe ibona umusaraba iguhaye ikabona itaguhekesha n'undi urabona mbona ari nk'iby'Imana igikora niba ari bya bindi Imana ivuga ngo nta kigerageze umuntu kirenze kwizera kwe sinzi n'uburyo nabivugamo ni ukuvuga ngo hari umugore umukobwa ashaka gushaka umugabo agahita atamikana n'uburwayi umukobwa agashobora kutwara inda akayirwarira akajya kwa muganga akajya gute muri abo bana 8 mfite nta mwana n'umwe nigeze njyana mu bitaro nta mwana n'umwe wigeze arwara ngo azahare ngo mvuge ngo ngiye mu bitaro nta nda nigeze njya kubyara ngo mvuge ngo iranzahaje ngo ngiye mu bitaro wa wundi nabyariye se hashika yabaye uwo abandi bose najyaga mu nzu nkababyarira mu nzu jyenyine nkagenda ngakinga nkavuga nti rero ni we data ni we mama nta mituweli ngira naje nta shinge nta rugero none rero mana ntunkoze isoni umpe kubyara nk'abeheburayo umugabo mfite untera inda nta kintu yamarira nta n'ikintu namubwira muri ibyo nta n'umuturage rero nshobora kujya gukorera umusaraba n'uwanteye inda ntamukorera umusaraba jewe umusaraba nkawishyiraho ubwo nkanga kugira umuntu naremerera ngo mubwe ngo ndikunda je nkajya mu nzu ngasenga nkavuga ngo mana umpe kubyara nk'abeheburayo iminota myinshi yabaga 30 ubwo no kuvuga nta ubwo no kuvuga ngo muri abo bana bose nababyaye mbabyarira mu nzu ndi jyenyine nizo mpanga nazibyariye mu nzu kandi impanga zavukanye ibiro 3 ari 2 noneho najya kubakingiza akabanyirukanana ngizo mbe burazijyanahe ku buryo abana bageze mu mezi 5 baranze kubakingira nababyariye mu rugo baba mu rugo nyine nuko abantu akajyambwa tuzaburetse ku mezi atageze ukandi urabona umubyeyi ashaka kubyara nabo muri iki gihe numva ukuntu umubyeyi ajya kwa muganga akabyara umwana w'amezi 7 akajya muri kuveza kamarama amezi 2 akamara 3 akamarana igihe rero nababyariye mu rugo mbakurikije w'amezi 11 ndi umunyagataro nikorera agataro nkajya mbafungirana mu nzu nkajya kwikorera agataro urumva nabaye mu buzima bukakaye ariko Imana itagibura kugenza nyine inyambika imbaraga zo kububamo nyine wa muruho wo mu buto bwanjye wampaye kubyinira uwo mu rushako kuko iyo ntaza kuruhira mu buto bwanjye ntago muruho wo mu rushako nari kubyinira ngo ngushobore ubwo rero nyine umugabo nyine nukuvuga ngo n'uyu munsi ubu nukuvuga ngo igihe cyaje kugera gusa cyo noneho najya njya gusenga ariko ubwo igihe cyarageze nkavuga ati rero ibi byose biri kumbaho nuko nishingiye iki ni igihano cy'Imana nkavuga ati Imana nyine nta kundi byagenda ariko ubwo nyine byamaze kubaho nyuma nza kujya mu itorero nza kwiyakiriza baranyakira ubwo rero hari igihe akantu nanone najya ngo mbabwire kambabazaga cyangwa se kakantera umubabaro iyo no kuryama sinaryamaga ngo sinzire za mpapuro namwandikiraga kazitabyaze kugeraho nkajya nandikira Imana none ngafata impapuro nyinshi nkarara nandika ubwo abandi baryama bagasinzira je nkarara nandika Imana nkavuga ngo Mana iyo mu gihugu cyo mu ijuru mbabare no mugabo umpe kugira ngo amve mu maraso amve mu magufa amve no mu misokoro kugira ngo mbashe kubona imbaraga zo kujya guhahira abana banjye ntafasha guhahira abana banjye nta kintu na kimwe amariye urukundo rwinshi rwo kumukunda ruri gutuma ntumutwe bigatuma mbura n'uburyo bwo kujya guhigira abana nuko ubwo rero iyo nabyukaga nkavuga ngo ngiye kujya gushaka ibiraka hari aho najyaga nkagera mu mayira 2 nkavuga se kantu hose nahazengurutse noneho ndacahe kugira ngo ndeko naza konana 200 y'igikoma noneho nkahagarara narangiza nkakora ubufini nkavuga ngo naha cyangwa se naha
ubwo aho agatoki kaguye ngo niho ubufindo buguye nkaba ariho nyura. Ziriya nzu zose zo kwa Rujugiro naheraga hasi kurosiri nkagenda nkomanga ibipangu, iriya midugudu yo kuri Beneri yose nagendaga nkakomanga nkirirwa nzere umunsi ukanyiraho nabuze numpikiraka. Nuko ubwo rero nukuvuga ngo iyo nagendaga nyine nkabona abagabo bamwe baracaha abandi baracaha abandi baracaha abandi baracaha, nangeza nkavuga ntari komana abandi bagabo bari kubyuka bari kubira ibyo yabanyuranwamo bari kujya kuhigira ingo zabo n'abana n'abagore babo, ariko giye Mana noneho nundi nubwo atagira n'icyamarira yananyimye n'urukundo. Ubwo rero cyagiye nijoro nkaranandikira Imana nkavuga ngo Mana mbabura no mugabo mve mu marasa mve mu magufa mve no mu misokoro mbashe kugira amahoro n'umutekano muri ye, kuko igihe cyarageze mbura amahoro no gusinzira bikanga. Noneho rosasa nkajya nandikira Imana kugira ngo impe kumuzinuko. Nuko ubwo rero nukuvuga ngo baje gukira. Mana yaragukijije. Ubu narakize kuko turi no muri divorce. Ubwo rero muri kwa kujya gusenga igihe cyarageze Imana ikajya imbwira ngo nk'umuhanuzi akambwira ati tubonye umugabo wawe yambaye amaroza. Bavuga ngo tonye muri 2007 nibwo bwa mbere nabibwiwe ngo ko tubonye umugabo yambaye amaroza. Mpita nsenga amasengesho y'imisi 3 ndavuga ngo Mana mbabarira umugabo wanjye mukureho igifungo, kuko n'uburyo dutunzwe n'igikoma uburyo dutunzwe n'ibivuzo ntago ari byo namugemura kuri gereza. Imana ati kuko wambaye imbere gereza nyikoye ariko rusubiyeho ruzanyura. Ubwo muri 2009 nanone ndi muhanuzi arongera ati ko mbanye umugabo yambaye amaroza. Narongeye ninjira mu yitatu ndavuga nti Mana kuraho gereza, ariko nkaza nkabimubwira nkamuga ko nagiye gusenga abahanuza akamwa ngo babonye yambaye amaroza. Wambabariye koko ukihana ejo utazantezwa ibibazo kubona ntabona ibivuzo isose ubugari bw'umukara nibwo nakugemurira, kuko icyo gihe bari bakigemura. Umugabo bwa mbere ati atari kuzi ko banandaje muri burigade Inyamirambo. Ubwo aho yakoraga ku nkingi rero ubwo iyo yanywaga gasinda yararwanaga, kuko iki wagira ingenga bitekerezo yasinda abantu bose akabita intera hamwe. Noneho rakarwana yarwana baba polisi bari kuri patrouille dere kare na hafi ya burigade ya Nyamirambo bagahita bamushyira muri gereza, bagashaka umuntu bakamushyira ku nkingi, wa muntu bakazamukata 5 bakayamwishyura. Byarangiza akampamagata umugabo warafunze nkajya gupatakamba bakamufungura. Ubwo rero iyo nabimubwiraga ahitaga avuga atari kuzikari byo kuko atuzi ko banandaje muri burigade. Nuko ubwa nyuma rero muri 2010 umuhanuzi yarambwiye ngumva ngo mbonye umugabo yambaye amaroze ngo kandi nta gisibye. Ndataha mpita musanga mu rugo ndamubwira koko mugabo mwiza mugabo nkunda mugabo nashatse nkeneye kubaka, wambabariye ukareka kunshyiraho umusaraba wa gereza ko n'umusaraba wawe n'abana twabyaranye utanyoroheye. Ko bongeye bakambwira gereza yahise yikoko murahita ncira mu maso arangije ambwanga izo gereza ndagaza buri munsi ngo jye ntawe uzamfunga ngo kandi ngo niba nafunga ntuzangemurire. Ndangije ndamuga nti no kumbwiye ntibazagufunga ni kubgayo macanshwe koko moyuka yancira ntuhereye none nta nubwo shaka kongera gusenga. Bambwiraga gereza nkiyiriza nkamara iminsi 3 uri kurya uri kunywa. None rero ntago nzongera kugusengera ahubwo bibaye ibyo ndanasenga gereza Imana yibangutse mbone n'amahoro kuko aranzengereje nta mahoro mpaye. Arangije arambwira ngo ntago ngo bashaka kumfunga. Ndamugana izina ry'Imana bazamufunga, nawe ararahira ati izina ry'Imana ntibazamfunga. Arangije ati dutege, turatega. Tumaze gutega arakata arangije avuga ngo ntibazamfunga ngo niba nafunga ntuzangemurire. Ndamubwira nti izina ry'Imana bazagufunga ni kubera ko Imana ivuga gereza ngasenga kayikora kubwo ko nayibaye imbere. Noneho rero ikibikwereka sinzongera gusenga ahubwo isengesho ngiye gusenga niritebutse ageza kugira ngo nanjye nibonera amahoro. Abantu ubwo nabo sigiye tukagaje nyine navugaga ngo mwabiraya mwe nabo n'intera hamwe ngo sibyo bazajyaza bakarongora ngo mwakivaho ndakivaho mwakivaho ndakijyaho. Ubwira abana na nyine nubwo buzima bananjye nabo bakuriyemo. Nuko ubwo rero byarangiye nyine ubwo hari muri 2010 niwo mwisho wa nyuma nabwiwe gereza yiwe. Ariko noneho zamuheza kumusengera nanjye zivaho. Noneho bigeze ndavuga ati ahubwo ibabari banamufunze nanjye nkabona naruhuka. Ubwo rero muri 2015 nibwo bamufunze bamukatira imyaka 5 bamuzijije kumpoza ku nkeke n'irobano n'ivanguramo bamukatira imyaka 5 avuga ngo kubwuko ari bwo bwa mbere afatiwe muri iki cyaha bamukatiye imyaka 5.
ubwo urumva ryahohotera ryose iyo nza kuba ndi umuntu ugenda njya gutanga ikirego n'ubundi ntago baba baramukatiye 5 ikirego cyanjye cyari kigezeho kandi nabwo sijye wagiye kumurega ni kwakunda abantu bagezaho noneho bihamagara kuri polisi 15. ubwo rero nukuvuga ngo ntago nabyinjiramo mu buryo bwo igihe bamufata bwa mbere bakamufunga ibyumweru 3 muri 2014 bikarangira muri 2014 muri mu kwa 12 aribwo aburanye muri 2015 akamufunga. Ubwo nukuvuga ngo wenda dushatse twarekera aho ngaho ubutaha nkazagaruka nkababwira intangiro y'icyo gifungo ukuntu yatangiye nuko yafunzwe no guhuza gufungurwa mu gufungurwa n'akaza ambwira ngo sinshobora kubana na Haduyi ngo nta mpamvu y'ukuntu baba baramfungishije ngo nkabana nawe ngo ngomba kukurega. Noneho rero ubwo hagati n'ubundi nzababwira ukuntu yasanze narashatse imitungo yamaze kugenda Imana impumugisha. Ubwo ndubaka akabanza naraguze nagiye nongeraho metero 2 nongeraho metero 2 nongeraho metero 2 ndagura nyine ngira ubuso 313. ubwo rero nukuvuga ngo igihe cyarageze muri ubwo buribwe bwo kujya guca inshuro iyo nabaga nagiye guca inshuro nkanayibura nageze aho nza gutekereza ngo wajya mbumba amatafari noneho wenda najyaga mbona nk'abantu bagura amatafari nkavuga nti ntuwaza aho kuguraho n'amatafari 10 ntibyibuze byafasha nkabona n'icyo gihombe. N'amateka tuzagarukaho reka tugushimire ngira ngo twavuga byinshi n'amasaha ntabwo aba yatworoheye abantu baracyakeneye kumva byinshi ariko ushaka kuganira nawe ngira ngo nimero ya telefone yawe. Telefone yanjye ni 0788 26 52 46. Yego mama Imana igumugisha kandi gukomeze yego ngira ngo uko usenga utakamba yuve gusenga kwawe kandi n'abadukukina bufasha gusenga kandi tubwire n'abandi si wowe wenyine hari abantu benshi cyane bakiboshywe nibi ariko natekereza bino hari cyo bikumara nk'iyo ubonye uko biganira gutya genda ukabona umuntu ukubwira ati komera ihangane yina nanjye nuko byagenze bakakugira inama biraza kuba byiza cyane kugira ngo burusheho kugenda mwunganirana mu buzima niko bimera. Rero tubashimire cyane ababanye natwe rero tunababwira ngo Imana ikomeze kubagira neza abashaka kumva ari cyo bagufasha muri imibereho n'ubuzima n'undi baguhamagare bakunganire mu buryo butandukanye kugira ngo urumva ntabwo byoroshye umuryango w'abantu 12 ya abuzukuru mfite abakobwa 2 bubatse bose barubatse abuzukuru muri kumwe mu rugo umwuzukuru mfite n'umwe mu rugo abuzukuru 3 bari kumwe na banyina n'abagabo. Ubwo nukuvuga ngo mu rugo siganye abana 6 n'umwuzukuru wa 7 nanjye wa 8 mu rugo mfite umuryango w'abantu 8. Umugabo sari he uyu munsi? Umugabo nyine yarafunguwe none hasa ahubwo noneho yarabaye mubi kurushaho leta yaragiye kwiga ubugome noneho yaje yaracagenza ubugome bya hatari arazi ibyo nubatse byose arasenya n'ingaruka nzabibabwira. Imana igukomeze kandi kugirire neza namwe badukunda Imana bagagirire neza muri byose kandi Imana ibarinde turabakunda cyane. Yego. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.